byose turaza kuba tubigarutsaho. Tugiye kuba tuganira mu rwego rwo kugira ngo hajyeho umucyo, ariko nanone buri wese abashe kuba yamenya byinshi cyane bikubiye muri iyi album. Mbere ya byose, mbere y'uko tuza kuba tuganira, ndagira ngo itangazamakuru n'inshuti n'abavandimwe bari hano, abakunzi ba Showbiz n'abantu batandukanye, tubanze tumenye abantu turi kumwe nabo mu rwego rwo kugira ngo hataza kubaho gukora ibikorwa tutabashije kuba twamenyana. Ndaza kuba mpera mpande kugira ngo buri wese muwo turaganira tube tuzi ngo ninde. Imitima turateye tubikaye bivana akamarira bakene barira bakiri mu kaniro ubanza mufite imbere y'Imana mufite avokasi murishuwe neza ko muzagera mu mucyo. Sandari Joyo, I'm happy to die. Mwaramutse neza. Ngeni Selector Daddy ni umwe mu badiji bari gufasha Thompson Pacifica. Tuzaba duhari turi gucuranga, barizwa muri Orange Entertainment Group. Murakoze cyane. Mwaramutse neza. Yesu ashimwe. Nitwa Yoboy Jennifer, abandi umwe mu bagize itsinda DCM abiyo. Kunda cyane. Muraho neza. Nanjye nitwa Fizo Mason, naturutse i Musanze, naje gushyigikira bano bavandimwe Thompson na Pacifica. Nibyo kwishimira kubona turi gufashanya, kandi nicyo kiba gikenewe mu buzima. Mwaramutse neza. Nanjye nitwa Thompson, nzakorana na Africa Magic murika album yanjye ya gatatu yitwa Ubuyobe, ubwo na Africa arababwira. Mwaramutse neza. Nanjye nitwa Shimwe Lambert, abandi CEO wa Orange Entertainment Group. Twari turi gufasha Thompson na Pacifica gutegura ino album launch. Murakoze. Yes, murakoze. Nanjye ni Africa Magic, dufite gahunda yo kurushinga album yacu ya gatatu. Iyanjye ni uwitwa Mugisha, umutekano ya Thompson yabagiye kuri Ubuyobe. Twishimiye kubana nawe. Murakoze, nitwa Rasim, nanjye naje gushyigikira Ubuyobe n'Umugisha. Murakoze. Bravo. Nitwa Nick Chance, naje gufasha Pacifica na Thompson. Murakoze. Video wa John Organizi, umuyobozi w'amategeko bakira isomo muratumiwe mwese natwe. Good morning everybody. Nitwa Makiderex aka Best Samaritan, nanjye naje gufasha Thompson na Pacifica muri launch ya album zabo z'ibikari ebyiri, Ubuyobe n'Umugisha. Thank you for coming. Yeah, what's up, man? My name is Suje. It's a J. Actually, one big thing I'm gushyigikira u Rwanda. Mwaramutse. Nanjye nitwa Misha Baya, abatimu bazafasha Pacifica ndetse na Thompson muri album launch yabo. Murakoze. Barakoze cyane. Nanjye ngiye kubafasha kugira ngo tuze kuba tujyana mu ngamba neza. Ni Twishema Salomo, benshi babizi nka Big Shema. Nanjye ndi umuvandimwe w'abangaba dukorana umunsi ku munsi, by'umwihariko muri industry ya Showbiz. Icyaduteranyirije aha ngaha, ndagira ngo munyemerere dutangirane n'uwitwa Mr Orange, amanza tubwire intego iyi gahunda twateraniye aha ngaha, mu rwego rwo kugira ngo tutaza gusobanya cyangwa se hakaba haba gutandukira, ariko nubwo twageze aha ngaha twese cyatuzeye murakizi. Reka duhereze Mr Orange ijambo atubwire intego y'iyi press conference, ariko nanone duhereza ikaze kuko n'umwe mu bantu bagize uruhare kugira ngo izi gahunda zize kuba zigerwaho, ni n'umwe mu bagize uruhare kuri izi album kwabo ari ebyiri. Atubwire intego kwanza yo kuba duteraniye aha ngaha. Murakoze cyane. Shema ndabashimiye. Mbere na mbere ndashimira buri wese wageze aha ngaha. Ndashimira abanyamakuru batandukanye, abanyamakuru bya Africa, ama radio stations,
kuba mwahaye agaciro uyu mwanya ni ikintu gikomeye cyane mu kuko tubashimiye cyane tubivuye ku mutima nshimira n'abahanzi buri wese yifuza ahangaha gukeka turaziranye muri make rero kugira ngo igikorwa cyacu cyihute n'amasaha yagiye abantu basubire mu mirimo nk'uko mubibona hano inyuma ni album launch yitwa 3x2 abantu benshi baje ngo 3x2 bisobanuye iki inama ya gatatu ni album ya Pacifica ya gatatu yitwa Umugisha kabiri ikaba ari ubuyobe album ya Thompson okay sorry gatoya nibeshye iriya gatatu bombi bafite album eshatu bagiye kumurika album ya gatatu iriya kabiri ni abantu babiri bishyize hamwe so urumva rero bashyize imbaraga hamwe baravuga ngo reka dukore ikintu gifite imbaraga gifite ireme bitabaza abahanzi batandukanye nk'uko mwabibonye mu rwego rwo kugira ngo bashyire imbaraga bakora ikintu kigaragara so biba bigoye cyane bisaba n'imbaraga nyinshi cyane abahanzi nk'uko mubizi cyane baravunika pe baravunika iyo umuntu yakoze akagera kuri album ya mbere ya kabiri ya gatatu ni ibintu bikwiye kwishimirwa cyane imbaraga nyinshi cyane bashyizemo amaradiyo ahenze amavido ahenze ibintu bifite karite aho bigeze ahanganagera mbere na mbere mu mpera amashyi abantu bagabo ko ari babiri ko babashije kumurika album yabo ya gatatu nka Orange rero nka bamwe mu bari gutegura iki gikorwa bakimara kutugezaho iyo gahunda twaravuze nta mpamvu yo kugira ngo tukifatanye nabo so tubereho kugira ngo dufashanye imbaraga mfite imbaraga Pacifica afite imbaraga Thompson afite imbaraga abanyamakuru bafite tuzishyize hamwe twakora ikintu gikomeye cyane industry ya Rubavu ikagera ku rwego rushimishije niyo mpamvu twavuze mu kano kanya reka duhure namwe tuganire ari ufite ibibazo aragira ibibazo batubaza turabaha umwanya mutubaze ibibazo bijyanye no kwiyardu ndetse n'umuziki muri rusange turaza guhana umwanya ntabwo nakwihererana ijambo ariko mwumve ko mbashimiye mbere na mbere mbikuye ku mutima cyane ndashimira abahanzi baturutse i Kigali Racine Imana imwereze umugisha kuguhereza umwanya akazi Kigali akazana ibintu bikomeye cyane mukuru wanjye guturuka i Musanze nawe aba yiga kenshi ka buri munsi Imana imwereze umugisha cyane ndashimira cyane n'abahanzi b'inaha bakomoka mu karere ka Rubavu biragoye cyane kwiga umwanya akazi turi ku munsi w'akazi nk'uko mubizi ariko kuba bitanze bakazana ibintu bikomeye cyane mwumve ko uyu mwanya turi hano ntabwo ari umwanya w'ubusa turi kubiba ibintu tuzasaba amatunda ariko mbere niko bavuga mu Giswahili sibyo so rero navuga byinshi cyane ariko reka nshimire n'umugabo bita John uri hano nk'uko yabivuze niwe nyiri Together Motel niwe waduhaye ahantu album izabera ni umushoramari turamushimiye cyane kandi hari ibintu byinshi ari kudufasha kuri iki gikorwa yumve ko tumushimiye nawe sibyo kandi uriya munsi twese tuzahanyura mu mucyo turabikesheje turashimira na Kefa niwe nyiri hano turi waduhaye umwanya ntabwo ndi kumubona ariko nawe ni umuntu w'umugabo cyane hari itafari yashyize kuri iki gikorwa tugiye gukora yumve nawe ko tumushimiye turashimira Selector Daddy nawe ni umu DJ uzaba uri kumwe natwe yadufasha kuvanga umuziki Daddy respect turagushimiye Isha turagushimiye cyane Makidelex Gisoji ngo ko muri abantu b'abagabo mwihereza amashyi cyane tutibagiwe Legends respect ibigo by'ibintu byinshi cyane turashimira J-Love muri DCM tunababwira yenda mugenzi we ntabwo yabonetse J-Fari bitewe n'impamvu z'akazi ariko abiru bari hano kano kanya sibyo tunabisegura kuba Joskid nawe hari impamvu zitunguranye zitumye ataboneka ariko bose barahari ku mutima na Epogod na Bexi Musanze ntabwo abashije kuboneka ariko arahari so rero abahanzi dukwiye kubashyigikira Thompson gusa na Pacifica ahubwo twese dufashanye sibyo turashimira RBA turashimira Yves turashimira abanyamakuru bose bari hano Enzo Empire turashimira Kers mwese ntabwo navuga ngo barangiza ariko mbe ko muri abantu b'abagabo kandi ikino gikorwa mudukoreye kano kanya muzakomeze mutube hafi paka iriya tariki igeze tuzatambuka mu mucyo mudufashe gusharinga mudufashe kumenyekanisha iyi album n'ibicamo bikagenda neza nawe uzigurire wumve ko hari itafari wateye kuri industry ya Rubavu sibyo navuga byinshi rero
reka twese dusangire ijambo. Ufite ikibazo araza kubaza, ufite igitekerezo, ufite icyifuzo, byose turaza kumuhereza umwanya. So idumva ijambo narisubiza MC. Murakoze cyane n'umuyobozi mwiza. Arakoze cyane Mr. Orange kuba duhaye ikaze buriya dufunguriye gahunda yaduteranyirije aha ngaha. Gusa mbere yuko wenda tuza kujya mu bibazo cyangwa se umwanya w'ibibazo, turagira ngo tumanze tugaruke kuba dutumiye abageni, abita abageni kuko nabo bafite ibirori ku itariki enye. Ndagira ngo twinjire neza muri gahunda, ariko by'umwihariko tugaruka ku ncamake y'izi album. Hari abantu nk'uko manager wa mbere yabitangiye abivugaho, iyi mibare ishobora kuba icanga benshi cyane. Ninjye muntu wa mbere yacanze, ndavuga se koko harimo ubuyobe bwanjye, ariko nza gusanga nsobanuriwe nsanga ko bifite ibisobanuro. Ndagira ngo tujye ku ncamake za album. Iyi album bahuriyeho by'umwihariko turahera kuri Thompson ndetse na Africa Magic kugira ngo baze kuba batubwira byinshi cyane kuri gatatu, kuko kabiri ushobora kubibona aha ngaha ukagira ngo ni ibindi bintu, ariko Thompson yatangira tubwira kuri iyi album ndetse na Africa Magic. Murakoze cyane. Nibyo koko tugiye guhuriza hamwe imbaraga kugira ngo tubashe gukora ibitaramo bine byo gushyira hanze album zacu. Album gatatu kabiri ni ukuvuga twese album ya gatatu tugiye gushyira hanze, ubwo rero ni babiri bishyize hamwe bagiye gushyira hanze album ya gatatu. Album yanjye ya gatatu izaba yitwa Ubuyobe, izaba igizwe n'indirimbo 10. Indirimbo nakoranye n'abahanzi batandukanye, barimo Otimi, barimo Ishani Mobile, barimo Africa Magic, barimo Racine, barimo Sandar, ndetse n'umwana muto bita Daniel, abo muri Bisi abo dukorana, ndetse n'abandi batandukanye. Ni album ifite ubutumwa bushingiye ku buryo bwo guha icyizere urubyiruko ndetse no kwirinda inzira zose zishobora gutuma twisanga mu bikorwa bishyira kure y'umugisha, ari byo bita ubuyobe. Ni ukuvuga tuzagaruka cyane, cyangwa se inkuru ziri muri izo ndirimbo zigiye zitandukanye ni inkuru zigaruka ku ngaruka zituruka ku mbuga nkoranyambaga. Nibyo koko turi mu isi ijyanye na tekinoloji, turi mu isi yihuta cyane. Hari byinshi byiza iyo tekinoloji yatuzaniye, ariko nk'umuntu uba muri sekiteri y'uburezi mu buzima bwa buri munsi, ni album izibanda mu kugaragaza cyangwa se gufasha urubyiruko kwirinda zimwe mu ngaruka tugeraho cyangwa se duhura nazo bitewe n'izo mbuga nkoranyambaga. Nibyo koko ni nziza, ariko nanone na feedback cyangwa se kote negative niyo njye nzibandaho kugira ngo byibuze ejo hazaza h'igihugu cyacu habe hategurwa kandi binyuze mu rubyiruko, nk'uko inzego zitandukanye z'igihugu cyacu zikunda kubigarukaho. Nitwe ejo hazaza, nitwe mizero w'igihugu. Niyo mpamvu rero nafashe umwanya mfata igihe nkorana n'abartisite batandukanye kugira ngo dukore kuri album. Hariho kandi indirimbo yitwa Igitambo nakoranye na Fisson ndetse na Africa Magic, nayo ibigaragaza ko akenshi ibyo dukora cyangwa se uko twitwaye nibyo bigena ejo hazaza. Ni ngombwa rero ko habaho ubukangurambaga budashingiye wenda ku buzima bwite bwa buri munsi, ahubwo n'imyidagaduro nayo ikabigiramo uruhare. Ndumva muri make ni icyo album Ubuyobe izagarukaho. Ibindi wenda bitewe n'ibibazo baza kugira baza kubasubiza. Murakoze. Urugendo rw'iyi album kugira ngo ugerweho no kugira ngo mugire igitekerezo cyo guhuza imbaraga. Hari abahanzi benshi cyane bagakwiye kuba bahuza, ariko chorus nyinshi cyane bagiye bazikora batewe n'iki. Yes, murakoze. Yes, ndabanza kwanza gushimira abantu bose bari hano n'abahanzi bongeye kudufasha kurushinga album zacu. Muri make album yanjye isobanura yitwa Umugisha. Yes, isobanura yuko mu buzima buri wese aba afite umugisha we, niyo mpamvu akaba ari ngombwa ko bateganyiwe ibyo ngarukaho. Ikindi album yanjye iriho indirimbo 10. Hari indirimbo mfitanye na DJ Kenya Chris,
mfite indirimbo mfitanye na Gisoji, ariko inyinshi ndakeka ari izanjye ku giti cyanjye, mfite featuring zitari nyinshi. Yes, nimushimira boss wadufashije kuduhereza umwanya wo kugira ngo natwe abahanzi bo mu ntara y'Iburengerazuba kugira ngo twigaragaze. Murakoze cyane. Barakoze cyane, nizere neza ko mwese tuzakira umwanya cyaduteranyije aha ngaha kugira ngo tubabaze ibibazo byinshi cyane barabitubwiye, haba kuri album ubuyobozi, haba kuri album umugisha, album bahuriyemo bagiye batizanya amaboko, haba Thompson, haba Africa Magic, ariko nanone dufite abantu aha ngaha bazabafasha mu kumurika iyo album. Ndagira ngo ndeke kwizimba mu magambo, ahubwo ntereze bagenzi banjye bari aha ngaha bagira ibibazo babaza. Hano buri wese ari open, ushobora kuba wabaza ikibazo cyose wumva wifuza mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza. Murakoze cyane, reka mbashimire kuri iyi gahunda mwateguye ya press conference. Njye nitwa Yves Iyaremye, amatitiro ni menshi ariko izina ni ingenzi. Nanditse ijambo bishimiye yuko mugeze ku rwego rwo gutegura press conference. Ntabwo byari rigeze bibaho muri iyi ntara yacu ko abantu bategura press conference ingana gutya. Mwiha amashyi, bamwe mu bamera amashyi. Ikibazo nashaka kuvuga, nagaruka ahantu ibitaramo bizabera, muvuze ko ari bine, bizabera hehe, kuki mwahisemo aho hantu, ndetse munatubwire imbaraga mu gushyiramo kugira ngo aho hantu naho bizamenyekane. Ikindi bashaka kubaza kuki mwishize hamwe umukorera ibyo bitaramo icyarimwe, ese umuntu ku giti cye ntabwo yarabishoboye. Ibyo bishatse kuvuga iki mu muziki wacu? Noneho munatubwira intumbero mufite hazaza. Ubwo nka Orange manager w'abahanzi batandukanye atubwira nk'intumbero bafite kugira ngo uyu muziki wo muri Rubavu waguke urenge iya ntara. Mu rwego rwo kugira ngo tubigenze neza, reka dufate ibibazo bitatu kugira ngo tubisubirize rimwe, twongere dufate ibindi mu kindi cyiciro. Tujye kwa Kofi. Murakoze. Nanjye nitwa Kofito, ndi umunyamakuru wa bwiza.com. Ikibazo nifuza kubaza cya mbere ndakibaza Thompson. Mu minsi yatambutse twabonye utanga kandidatire yo kwiyamamaza kuyobora u Rwanda, ariko noneho wagerageza kumva intego y'iyi album yawe Ubuyobe, aho ushaka kugaruka ukangurira urubyiruko cyane cyane kuva muri bya bikorwa bibi. Kuri na album watekereje kugira ngo ikomeze ise nkaho ikomeza kugarura muri politike cyangwa muri wa muyoboro w'igihugu gishaka, cyangwa n'inganzo na album ikwiye ku nganzo. Hari icyo ugarutseho, ariko nanone usa nkaho igica hejuru. Mpamvu watekereje kuri iyi album Ubuyobe, uvuze ko wenda urubyiruko ari imbaraga z'igihugu ndetse ari n'amizero y'igihugu, hari byinshi cyane ukeneye kugira ngo urubyiruko ruzayigireho. Ariko umuntu agerageje kureba usanga akenshi indirimbo z'abahanzi runaka kugira ngo bo mu ntara muri rusange haracyabura iki kugira ngo zibashe kugera mu ntara zose, kuko biragoye kugira ngo uzasanga ukorera mu ntara y'Iburengerazuba, umuntu nagera nko muri Nyagatare asange radio station yaho wenda ikina indirimbo zabo. Akenshi ese ni kibura, ni imbaraga, ni ugukora za media tour mu kubasha kwamamaza bya bikorwa muba mwakoze? Ni iki kikibura kugira ngo ya miziki yo mu ntara ibashe gukwira igihugu cyose? Ikindi cya kabiri nifuza kubaza, ntabwo n'ubundi ndakibaza hagati ya Africa na Thompson, umwe muri bo aragisubiza. Wagerageza kureba arabona yuko wenda umuhanzi waturutse ku rwego rw'i Kigali n'umwe ni Racine. Ese niwe wemeye cyangwa nuko ari we mwisangamo? Kuko nka Thompson kuri album yiwe ya kabiri ndibuka yuko nabwo Racine yari ahari. Umuntu yavuga ati ese niwe yisanzura kuki utatumiye benshi? Murakoze. Murakoze cyane Kofi. Reka dufate ikindi kibazo kimwe mu rwego rwo kugira ngo duhite babisubiza rimwe bitarabagira. Murakoze. Bigishema, nitwa Mahirwe Yarade, umunyamakuru
w'ikinyamakuru mu rwa Gasabo. Nanjye ndagira gushimire kuri iki gikorwa, ariko noneho mugenzi wanjye ufite ibibazo nshaka kubaza yagerageje kubinyuramo, ariko hari ikindi kibazo nabisigaranye. Kuri ya tariki ya 4 album launch, nagira mbaze se abahanzi mufite atari abo turi kubona ahangaha gusa, muteganya kuba mwazana abandi bahanzi bashobora kuba bafite irindi zina riri hejuru national bashaka kuba bumvikanye. Hanyuma ikindi ari nacyo ufite yavuze, haracyabura iki kugira ngo koko industry ya music muri Rubavu boosting koko mu buryo bugaragara, ubwo baradufasha kuko kudusubiza ko hari abahanzi twagiye twumva mu myaka za 2008 2007 bakagera bakabivamo, abandi bagakomeza December bagakomeza, haracyabura iki ngo boosting koko mukorane n'itangazamakuru mu buryo buhoraho, hanyuma noneho ubashe kupostinga koko twumve koko umusore koko ufite yaravuze ujye i Kigali wumva umuhanzi ese barazikina twumve muri top 20 niba turi i Kigali tuzumve niba ari he. Haracyabura iki kugira ngo n'ubwo bukoranire mu buryo ariko buhoraho, atari kuba mu itangazamakuru umunsi umwe cyangwa se mwakoze mu buryo butaramba. Iyo sustainability iracyabura iki kugira ngo ibashe kuba yagerwaho n'akazi. Murakoze cyane Elade, reka duhite tunasubiza ibibazo, turafata bitatu kugira ngo ducunguze uburyo umwete, ariko nanone hano hari n'abandi bantu mushobora kuba mwabaza ibindi bibazo, hari n'abazabafasha. Duhere kwa Thompson. Okay, murakoze cyane. Ndahera kwa Yves, ndanyuraho gato kuko na manager Lambert ndetse na Africa Magic araza kubigarukaho ku kibazo kijyanye n'ubufatanye. Ese kuki twahisemo gukorera hamwe? Ese cyaba ari ikibazo cy'ubushobozi cyangwa ari indi mpamvu? Nibyo koko ntawe uhishaho aho dukura cyangwa se situation dukoreramo twese tuba tuzizi ko twese turi abenegihugu, ariko hari umugani mu Kinyarwanda avuga ngo ababiri bishe umwe, kandi abishyize hamwe Imana irabasanga. Twahisemo uburyo nta nubwo turi babiri gusa, kuko turi kumwe na DSM, turi kumwe na Regence, turi kumwe na Ishani Mubay, turi kumwe na Fizo Mason, turi kumwe na Sandar, turi kumwe na Selecteur Daddy, turi kumwe na Isha Mubay. Ni ukuvuga ntabwo turi babiri gusa, nubwo ari twe tuzashyira hanze album, ariko ni igihe cyiza cyo kugira ngo dukore ibikorwa duhuriyemo nk'abantu bakora umwuga umwe, bafite ibyo bahuriyemo nk'abahanzi, kugira ngo byibuze turebe ko ejo hazaza cyangwa se iyo sustainability mahirwe yagarutseho mu Rwa Gasabo. Ku kibazo kijyanye na Kofito yambajije, ese koko ubuyobe ni urugendo rukomeje rwa politiki? Nk'uko nabigarutseho ubwo najyanaga impapuro zo gusaba kwemererwa kuba umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu, ubuzima bwa politiki cyangwa se ubuzima bw'umuhanzi n'inganzo, ni impano, n'ibijyanye n'impano. Ni ukuvuga iyi album n'igihe najyagayo nari naratangiye kuyikoraho kuko n'indirimbo nyinshi zasohotse mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Icyo nshatse gusobanura rero, mu buzima bwa buri munsi nk'uko nabigarutseho, mba muri secteur ijyanye n'uburezi, mbana n'urubyiruko umunsi ku wundi. Hari ibyo namwe ubwanyu mubona ko hatagize igikorwa ejo hazaza ntacyo twagira, yaba kuri bariya bana turera cyangwa se kubavuka nabo twubwacu twibaruka. Ni ngombwa rero ko dusiga cyangwa se trespass zibafasha kureba bakamenya bati nibyo koko ubuzima bumeze gutya, ejo hazaza hameze gutya, kandi abahanzi aba ari abahanuzi, rimwe na rimwe bakora prediction y'ibihe bizaza. Kuri album rero ijyanye n'ubuyobe ntabwo ari political music, ni umuziki ugaruka kuri realite y'ubuzima tubamo bwa buri munsi, kugira ngo turebe ko hari icyagerwaho. Ku kindi kibazo yagarutseho ngo kuki Racine ariwe twahisemo, ntabwo Racine ari ukuvuga ko ariwe twahisemo, ahubwo niwe twisanze turi kumwe muri iki gikorwa, niwe mufatanyabikorwa k'urugo dufite. Gusa nk'uko twabigarutseho wenda tubinyura hejuru, tuzakora ibitaramo bine. Igitaramo cya mbere kizaba ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere kibere hano mu karere ka Rubavu. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere tuzakorera igitaramo cya kabiri mu karere ka Musanze. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri tuzakora igitaramo cya gatatu mu karere ka Muhanga. Igitaramo cya nyuma cya 4 kizaba ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga abahanzi ba hano mu rugo tuzakora urwo rugendo twabiganiriyeho, ariko buri location tuzagenda tugeramo tuzagenda tugira abahanzi
kongeramo kugira ngo na audience ibashe kuba yatwakira mu buryo butandukanye. Aha ndasubiza amahirwe gato ku bijyanye na sustainability cyangwa se uburambe cyangwa se gukora ibintu ari iby'uyu munsi ejo bikarangira. Impamvu twahisemo kuronshinga twishyize hamwe na Yves ndakeka ubwo nawe ndamfatiye hamwe, kwishyira hamwe nibwo buryo bwonyine bushobora gutuma ibyo dukora bigira aho bigera ku buryo ushobora kugira Nyagatare ugasanga bari gucuranga Ishani Mubare, ugasanga bari gucuranga Sandari, ugasanga bari gucuranga Makiderex. Ni uko ibisho byose biva mu bumwe, mu buryo bwo kwishyira hamwe tugakorera hamwe. Nibwo buryo twabonye bushoboka kubera ko yaba Africa Magic yabaciza album ya mbere kwa West End Classical, aronshinga album ya kabiri ahahoze yitwa muri Sunrise. Uyu munsi rero kuri album ya gatatu nanjye inkuru ni nk'iyo. Album ya mbere ironshingiye i Muhanga, album ya kabiri ironshingira muri Martin Expert Home mu Rugerero. Album ya gatatu rero twarebye uburyo dushobora gukora launch itandukanye n'izo twakoze mu myaka yashize, cyane ko n'imyaka iri kutujyana turi kubyirura. Ni ngombwa ko dusiga byibuze inzira yakorohera abazadukomokaho kugira bigende neza. Niyo mpamvu twahisemo ubwo buryo bwo gukorera hamwe. Ndumva barajyanye. Murakoze cyane. Ndakeka byinshi abisubije ari ibibazo y'ibyaje bitaramo bine yavuze ndacyamana tukizaho i Kigali. Nk'uko bivuze ahantu hose tuzajya tugera hari abahanzi tuzifashisha bagiye batandukanye. Tugera i Kigali tuzakora abahanzi b'i Kigali aho mutabonye uyu munsi, ariko uyu munsi niwe turi gufatanya. So rero ndumva ku bijyanye no kuba barishyize hamwe bagakorera imana abahanzi babiri n'imbaraga, bajya bavuga ngo mu cyongereza bakunda kuvuga ngo union make the force. So imbaraga mfite, izo Fika afite, izo Thompson afite, tuzishyize hamwe twakora ikintu kikaze. Niyo mpamvu bishyize hamwe bagategura iki gikorwa, kandi mpamya ko riba itangiriro ryiza no ku bandi bahanzi. Ntabwo ari abahanzi gusa nk'uko yabivuze, n'abanyamakuru dukeneye gukorana namwe, dukeneye gukorana n'abafotografi n'abagraphic designer, show design inzego nyinshi zigiye zitandukanye. So urumva rero za mbaraga rero kugira tuzitatanye tuhakwiye kuzishyira hamwe. Undi muhanzi ashobora no gutegura album ari umuhanzi ku giti cye ariko tukamusapotinga twese twaba turi kumwe nawe, sibyo? Iki ni cyo gihe nyacyo, uru ni urugero rwiza kuko twashyira imbaraga hamwe tugakora ibintu byiza cyane kandi bizadufasha kujya aho tuva n'aho tugera. Murakoze cyane. Yes, murakoze. Nanjye ndunganira ba manager na Thompson kuri kiriya kibazo yavuze. Kuri kiriya kibazo Yves yavuze cyo kuba niba ubushobozi buke twafashe konseri tukayihuza aho turi babiri, ntabwo kugira ngo usubize yuko atari ubushobozi buke, ahubwo kuko iyi album ya gatatu nakoze ya mbere muri ya kabiri na Thompson ni gutyo, umva ntabwo ubushobozi bari bwo bwabuze, ahubwo twari twashatse gukora ikindi kintu kiri innovation. Yes, twashatse gukora ikintu kiri innovation kugira ngo natwe duhuze imbaraga n'abahanzi babiri, turebe ko urumva imbaraga z'umugabo umwe n'imbaraga z'abagabo babiri ntabwo byangana. Yes, ni ko ubwo buryo ibindi ndakeka babivuze. Murakoze. muratwihanganira ariko nanone ngo ibintu nk'ibi ngibi iyo hajemo umuyaga haba harimo umugisha. Ni kwa kundi ukuntu wumva ngo Imana yashyizemo imiyaga, niyo mpamvu harimo nk'ingi ibintu biba byagenze neza. Hanyuma rero mu rwego rwo kugira ngo ibintu tubicunguze uburyo umwete, turaza kuba tuzenguruka buri wese afite ibibazo agomba kuba atubaza, anabaza aba bavandimwe. Bya mbere Thompson ndetse na Mr Orange babigarutseho baranadusobanurira, ariko reka tuhite tujya no ku rundi ruhande kugira ngo bagire ibyo babaza. Umuvandimwe yari yasabye ijambo kare. Murakoze, nitwa Jean Baptiste Dizo, nkaba ndi umunyamakuru wa Isano Radio. So ibibazo byinshi bimwe babibajije, ariko icyo nasigaranye ikibazo bafite, ese turashima ko mwahurije hamwe imbaraga, so ni ikintu cyiza cyane, ariko nibaje ese muzacuruza muti
platform muzakoresha muzakora n'ubundi kuri platform imwe ubwaki, ese album ya Thompson izajya kuri na Flick Magic izajya kuri platform zimwe cyangwa buri wese afite uko azayicuruza? Murakoze. Arakoze cyane. Mbere yuko tujya kwa Keza reka duhere ku muvandimwe Kwizera. Murakoze cyane, mwaduha ibibazo bikeya bitatu kandi ubwo tubabonye mwanyemerera nkabaza byinshi. Okay, ni ukuvuga ngo dufite urutonde rw'abahanzi benshi, hari abo twabonye hano, hari n'abatabashije kuhagera, ariko muri rusange nk'abandi bose ndishimira urwego entertainment yacu imaze kugeraho, urwego abahanzi bacu bamaze kugeraho, ndetse n'abafatanyabikorwa muri rusange ndabashimira cyane, kubera ko ubwa mbere tubonye press conference y'abahanzi twabisabye kenshi, reka twizere ko iyi niyo beginning. Icya mbere nashaka kwibaza bakigarutseho ku kijyanye n'igitaramo, impamvu mwakise uriya mubare. Hanyuma ikindi ni kuri Thompson watanze kandidatire, mugenzi wanjye yakibajije, ariko iyi album yawe ivuze iki ku munyarwanda? Byanga bikunze nubwo uri hano nk'umuhanzi, ariko ku rundi ruhande umaze kumenyekana nk'umunyapolitiki. Icya kabiri kirajya kuri Africa Magic, ni umuhanzi ufite impano muri rusange, nta batinya kuvuga ko Africa Magic ari umwe mu bahanzi bafite impano by'umwihariko mu kuririmba, ariko kenshi abanyamakuru tubazwa impano yawe, uti twarakudindije, uti ntabwo se Fika aracyari lokale, kubera iki Fika akiri lokale? Ese kugeza kuri izi saa twizere ko iyi ngiyi ari intangiriro yawe kuba wajya kuba national nk'uko abakunzi bakwifuza, cyangwa si bakomeza kuba hahandi? Ese ikibazo mu muziki utarimo amafaranga, ukora nk'umuntu witambukira. Ikindi kibazo kirajya kuri Fiza Mason waturutse i Musanze, kubera iki Fika Fiza yabaje Musanze tuziyo benshi, kuki mwahisemo Fiza Mason? Ese Fiza Mason we kuba uri hano bigurize imbaraga muri rusange urwego rw'umuziki wacu urubona gute? Ikindi ni cya Racine. Racine ni umwe mu bahanzi bakunze gufasha cyane abahanzi bacu b'intangaha. Ese Racine kuba wisanze hano, uri gutembera cyangwa hari urwego wamaze kubona umuziki wacu ufite? Ni ikihe cyizere wahereza aba Thompson n'abandi bahanzi batabashije kugera hano, ariko mu by'ukuri bumva ko natwe dufite umuziki? Icya nyuma ni icya management cya sponsor Tugenda Motel. Tumenyereye West Play Classico n'abandi, ariko ntabwo muri rusange twe twabona abaterankunga bashyiramo imbaraga nini cyangwa se ukuboko kunini mu bitaramo by'abahanzi. Twizere ko kuba waje tukubonye ari intangiriro nziza yo kuba twatangira kubona ibitaramo bifasha abahanzi bakava muri ya mvugo yo kuvuga ngo turakora umuziki, ngo nta nimudushyiraho igitutu, ngo amafaranga nazazaza, ariko ibitaramo nimubitubaze. Ese uratwizeza iki? Murakoze. Arakoze cyane Kwizera. Reka duhite dufata na Kels kugira ngo tubisubirize rimwe ari bitatu. Ubwo urumva ko Fiza Mason hari icyo bamugejejeho, Racine hari icyo bamugejejeho, yewe na Thompson. Reka dufate na Kels. Nizera neza ko ibibazo muri kugenda mubyandika ahantu, ariko turi open n'abandi bahanzi bari hano, abari kuri iyi platform bose tubaza kwatohereza ibibazo. Murakoze. Twaje ari chance kuvuga kuri YouTube. Mbere gushimira Pacifica bwo kuba yateguye press conference. Nuvuga ngo mu buryo bumwe nubwo bakomeje kuvuga ngo badushimira, ariko natwe turabashimira ko mwataye content, sibyo? So ni kuvuga ngo ndabanza kugushimira mbere yuko mbaza imyaka umaze ukora, wenda inyungu itaraboneka ariko ugakomeza gukora investment. Ikibazo cya mbere ndakibaza n'ubundi Pacifica n'abandi mwafatanyije gutegura igitaramo, kubera iki mutigeze mugerageza gukora uburyo bwo kugurisha tickets zo kwinjira mu gitaramo mbere? Kuko ni byiza, birafasha kubona nyine imibare uteganya abantu bazaza mu gitaramo. Muraza kumbwira impamvu cyangwa se biteganya kuki mutakoze online tickets zo kuziseringa mbere, nyine abantu bakagura ticket mbere, ko birabafasha namwe. Iki ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, urabona Fika cyangwa se n'abaraperi, kubera ko abaraperi baze kugerageza abantu bize Gisoji, Akide Lex na Racine,
murabona kuba this time abaraperi barimo kongera kugaruka cyane ni ukubera ko bari gukora cyane, ni uko ibibazo bahoze bareklama ko badakinwa badahabwa umwanya byakemutse. Muraza kumbwira ni ukubera iki turi gukora noneho this time Tuff Gang iri gukora, turi kubona abahanzi benshi bari kugenda bazamuka, turi kongera kubona movement y'abaraperi gukora. N'ubu hano kuri press conference turi kubona abaraperi barenga 4, so iby'agaciro ndashaka kubaza abaraperi muze kunsubiza ni kubera iki noneho this time turi kubona in the end of this 2024 abaraperi bari kongera gukora. Ni kuki turi kubabona ni ibibazo mwari mufite byakemutse cyangwa se ni ukubera iki nyine sinzira muri kubyumva. Muraza kumbwira impamvu noneho turi kubona hip hop yongeye kuzamukamo gake. Ikibazo cya nyuma ntatinze nateguye byinshi kuko kubera umwanya reka mbaze ikindi kimwe. Nk'abahanzi bakorana mu muziki muri G-Town nka Desem, ni iki twakora kugira ngo umuziki wongere uzamuke wa Gisenyi, nyine hip hop cyangwa se R&B Afrobeat, nyine industry yongere ishyuye nk'uko byahoze before, sibyo? Twakora iki cyangwa se hakorwa iki? Nanashimira umuterankunga wemeye kubaheza platform, nanamubaza se we kukiyemeye kubafasha arabona azungukira kugira ngo wenda n'undi muntu uri buze kubona press conference nawe ashobora kuba yasupportinga abahanzi, yumve inyungu irimo mu kuba yakorana n'abahanzi kugira ngo nawe abashe kuba utayashyigikira abahanzi. Murakoze. Arakoze cyane Kels, ndagira ngo duhere ku bantu babajijwe ibi bibazo, ubwo harimo amatsinda, harimo abaraperi, reka tugende buri wese aragenda dusubiza bitewe n'icyo bamubajije, ko buri wese akisanga mu kibazo bamubajije. Ariko na boss together nawe araza kubasubiza icyo kibazo mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza. Murakoze. Ngiye gusubiza ikibazo hari umuntu wabajije impamvu ariko baza nimba nyine izi album ebyiri zacuruzwa kuri platform cyangwa gutya na gutya. Mu magambo makeya album launch izabera hamwe, bazakora launching hamwe, ariko buri muhanzi azacuruza kuri platforms. Nubwo byakemutse. Ikindi kibazo Kels yarabajije kijyanye n'amatike, itariki 20 amatike azaba yagiye hanze, abantu bazayagura itariki 20. Hari uburyo bwa online, hari n'uburyo bazajya baza kuzigura kuri office kuri Orange Entertainment Group itariki 20 za ku kwezi. So aheza twahera kwa Jelave wajije kadosema agenda asubiza tuzamuka ku murongo kugira ngo n'abandi bose bakomeze. Murakoze. Mbere na mbere ndashimira itangazamakuru. Ni byiza ko mwatwe nka Desem yego nagara aka kanya ariko natwe ibintu nk'ibi turabiteganya nk'abahanzi. Ikibazo twabajijwe nk'abahanzi muri rusange babajije Desem ariko basa nk'aho bari gukomoza ku bahanzi bari hano. Ikibazo kiba cyari gihari, usanga kiba gihari buri munsi, si uko Rubavu idafite impano. Dufite abanyamakuru bakomeye, dufite abahanzi bakomeye, dufite ababosses baba bashaka kudufasha, ariko ugasanga twe ku giti cyacu turi mu myidagaduro, usanga natwe ubwacu dutatanya imbaraga. Kandi niba mujya mubona umuziki w'ahandi, reka wenda mfate urugero muri Kigali, usanga bashira hamwe. Nka Desem hari ingero nyinshi tujya tugira, ariko tukabibana nyine kuko usanga aho kubivugira cyane hano hakunze kuba hadahari, ugasanga hari kugenda hagaragara nyine bakeya, n'uwo akagiye kubigaragariza ugasanga ahubwo nawe ari ku ruhande rwo ushaka kuvugaho. Ibyo bintu mw'uyu mujyi birahari, ugasanga ntabwo twatinya kubivuga, ugasanga ni nk'abanyamakuru 3 bibera mu kundi runaka kandi ari abanyamakuru, ugasanga abandi baba ku ruhande runaka, ugasanga ni urugero nari kujya nko kwa ufite kujya kuvuga nyine impamvu ibintu biri gupfa, ugasanga abo ngiye kuvugaho yibanira nabo ari kuri iyo side. Icyo kintu kiri mu bintu byagiye byica ikibazo dufite. Naho mugiye kuranga iki gikorwa Orange yateguye, ni ikintu gikomeye, ikintu umuntu wese yabona akikangamo. Ahubwo tureke umunyamakuru akora ubunyamwuga bwe, umuhanzi amenye ko ntiwatera imbere udafite umunyamakuru, udafite producer audio, udafite ugukorera video, udafite
umubosi nka Kefa wumva ibya muzike, John West n'abandi bashigikiye imyidagaduro inaha. Rero ikintu cyabayeho kugira ngo wenda biveho nuko twatatanyije imbaraga, ariko ugasanga n'itangazamakuru muri namwe uburyo mungana hano ni ikintu cy'agaciro, n'indirimbo isohoka ugasanga tubafite bingana gutya, ibikuta twabinyeganyeza buri munsi kabisa. Uvuga ngo rero basi njye nicyo nisabira mumwe muri the same, turenge kuvuga ati aba banyamakuru babarizwa mw'iyi kundi, yabarizwa mw'iyi kundi. N'ikindi ubunyamwuga bwacu ku bakora ama audio, dufite abaproducer bakora ama audio beza, ariko bagabanye kumva ko niba umwegereye ukamuha amayide yikumva ko wamubayeho umuyuwayi cyangwa se uri kumwiyemeraho. Niba umubwiye ati ntabwo indirimbo uyu munsi isigaye irangizwa n'umuntu umwe, makunda cyane mwarabibonye yakozwe n'abaproducer bagera kuri 6, ariko uwa hano niba umubwiye ati umusereka dukore bora ariko tunayifate twegere mukuru wawe nawe agira ikindi ashiramo, n'ubundi still jingi zitwa iyawe, ariko dukora ikintu tumuntu wo mu rugo bumve ko yakoze ikintu ahita yumva ko wamwiyemeyeho uri kumwiryaho. Kandi nshimira abagenda babyumva, ariyo mpamvu urebye iyi ndirimbo kunda cyane twakoze, mwabonye ko imbaraga nyinshi 70% ni abantu ba hano mu rugo. Nakoze cyane. Wenda ugifite ijambo la VJ, hari ikindi babashije umuvandimwe ati the same, habaye abahanzi benshi cyane bagiye bakora, bamwe bagacika intege abandi bagakomeza, kubera iki tukibona the same? Ese muganga yaba agikora? Ngo yebwe muganga wacu aracyari kandi ameze neza. Muganga wacu twavuga nuko twebwe ubundi nka the same uyu muziki tuwukora tubara ko naho awudutuma, ni ibintu dukunda twe kuva mu bwana bwacu, ariko ugasanga nyine tujya guca intege, ariko tukavuga ati ni ibintu dukunze kandi tugomba kurwanira ishyaka. Mu bantu bari hano benshi nta muntu tutagiye tugenda twegera nyine duhuze benshi bari hano pe, ariko ugasanga ikibazo gihari, uri kuza ushaka gutera imbere uruhande wegamiyemo ukakwamirayo nunakure ugaruke. Rero twebwe impamvu nta yindi, nuko nyine nizambaraga kuba tubikunda tukavuga ati nakundi reka tuvunike, aribyo birimo byandi muhora mudushinja tukimuzi kora indirimbo imwe mu mwaka, ariko nzi ko ubu bitazongera, ubu ngubu bitazongera. Niba muri kureba ishusho y'umuziki wa Rubavu, hatangiye gukorwa ibintu biri gukorerwa mu rugo kandi bikaboostinga. Dufite itangazamakuru ubu ngubu ryavuga ibintu bikagera kure, dufite abahanzi bakora ibintu bikagera kure. Reka nizere ko uyu mwaka tugiye gutangira ni n'umwaka mwiza, tuzaba dufitemo performance ya mbere kuri tariki 4 arizo z'iyi album. Nzi ko icyo gihe itangazamakuru dufite hano tuzabona imbuga zose ziri gusirikiraho ama interview mwaduhaye, amavideo y'ama performance yacu. Nzi ko ibintu bigiye kugenda neza. Ikibazo cyari kiriya cyo gusanga byo dukundi nyine udukundi nabwo tudashira hamwe ngo tubibyaze umusaruro. Murakoze. Murakoze cyane. Hari ikindi kibazo cyari cyagiye kwa Fizo Mason, impamvu yaje yavuye MSA akaza G-Series no kuba yatanze uwo mwanya. Ikibazo umuvandimwe yabajije nacyo twakubita kwa Thompson ndetse na Racine ko nabo babajijwe. Murakoze. Ndabanza gushimira itangazamakuru rya Rubavu, ni iby'agaciro kubona mwaje abahanzi banyu, kandi natwe turi abahanzi bacu koko nubwo twaturutse Musanze. Uriya muvandimwe Jado yambajije ikibazo cyiza, yambajije ati ese kuki ari we muhanzi uri Musanze uri hano wenyine, nuko ari wowe muhanzi uri Musanze gusa? Nibyo kuko ntabwo ari njye muhanzi uri Musanze njyenyine. Musanze hari impano nyinshi, hari abahanzi bafite impano kandi banini. So kuba abo bavandimwe Pacifica na Thompson bantekereje,
buriya bafite impamvu bantekereje ntabwo nayimenya, ariko n'ikindi ni abavandimwe. Nanjye kuba nabitabye nihuse nuko ari abahanzi bafite icyerekezo kandi abahanzi bazi ibyo barimo. Ikindi Pacifica mu muhanzi dufitanye indirimbo nyinshi, umuhanzi twakoranye indirimbo nini bita Games zanjye, ni indirimbo abantu bakunze. Kuri iyi album ya Thompson dufitanye indirimbo yitwa Igitambo, ni indirimbo nziza cyane abantu bajya kuyireba, indirimbo ifite ubutumwa buhambaye ku rubyiruko. So urabona ntabwo ari njye waturutse Musanze njyenyine, nazanye n'umunyamakuru wo kuri Radio Energy. Urumva ko nyine n'ubufatanye, intara y'Amajyaruguru, intara y'Uburengerazuba, nicyerekana ko hari urukundo muri show business. Murakoze, sinzi niba namusubije neza, ariko ahanini nicyo cyatumye nza hano, nuko ari abahanzi bashoboye kandi bafite icyerekezo. Yakoze cyane Fizo Mason. Wenda twagira ngo tujye ku kindi kibazo cyari cyabajijwe Thompson. Ndakeka afite ahantu yacyanditse, turahita tunakomeza ku bandi. Murakoze, ni ikibazo nabajijwe na Kwizera, avuga ngo album yawe ivuze iki ku munyarwanda? Album yawe ikivuze ku mwenegihugu uwo ari we wese w'umunyarwanda ahari, ni ubutumwa, kubera ko injyana hip hop ni injyana inyuzwamo ubutumwa bwunganira inzego zitandukanye kugira ngo byibuze ejo hazaza h'igihugu cyacu habe hari secure. Ni ukuvuga ikivuze ku munyarwanda ni ubuzima bushingiye ku gutegura urubyiruko, apana kubategura physiquement, n'uburyo buri mental, gutegura imitekerereze yabo, imikorere yabo, gukunda igihugu cyabo. Ndetse impamvu nagarutse ku buyobe, twese tuzi speculation ziba ku mbuga nkoranyambaga mu buryo butandukanye. Duhamagarirwa kenshi gutiza cyangwa se guha umusanzu igihugu cyacu kugira ngo dukureho ziriya speculation zishobora kudusubiza mu bihe bitari byiza igihugu cyacu cyanyuzemo. Ntekereza rero album yanjye yitwa Ubuyobe, ikivuze ku munyarwanda wese ahari ni ubuzima bushingiye ku kwita ku rubyiruko, kubo tubyirura, cyane ko nanjye ndi umwe muri abo. Murakoze. Arakoze cyane Thompson. Reka tujye kwa Afrika, hari ikibazo yabashijwe na Kels. Ndagira ngo ijambo ni ryawe, Africa Magic. Yes, murakoze. Bambajije ikibazo cy'uko ndahera kuri Kwizera, yambajije ikibazo cy'uko niba igihe cyose maze ibintu byanjye bitapostinga cyane ngo bijye mu Rwanda rwose bibone, utaba mu gihugu ukaba muri lokali. Yes, hari ikintu yabanje kuvuga cy'uko ngo niba hari abanyamakuru bamwe bagiye badutenguha, nibyo bamwe barahari, ariko icyo nshimira abenshi nabo bagiye badufasha. Icyo cya mbere nshimira. Ikindi, murabizi ko umuziki urahenze cyane ku buryo no kubikoresha ku giti cyawe udafite abagufasha biba bikeneye izindi mbaraga nyinshi cyane. Usibye ko wenda icyo cyo kuvuga ko ibintu byanjye bitapostinga, ku giti cyanjye mba nagerageje wenda ubushobozi mfite ku buryo wenda ndi gutegura no bihe biri imbere, bihereye kuri concert ko tugiye gukora circulation hafi mu gihugu hose, bizadufasha ko ibintu byacu bizapostinga bigere kure cyane. Icyo Kels yambajije cy'amatike n'ibiki ndakeka mbere yabikoze. Yes, murakoze cyane. Ndakeka bo baratangiye kubibona mu mezi make ashize, nuko ubu ngubu nta gahunda yo kongera kwicara kandi n'ubushobozi buri kuza pole tugiye gukora ibintu byiza kandi bizagera kure cyane. Murakoze. Arakoze cyane Afrika. Mbere y'uko wenda tugera kuri Racine, hari ikibazo Thompson atigeze asubiza kandi yari yabajijwe cy'uko muri album iheruka Racine yari ahari, n'aka kanya arongera aragarutse. Eske Racine yaba ari we mandwa yawe, yaba ari we muntu ubitse urufunguzo, biteye biti cyangwa uhitamo all the way from KGL? Wenda buriya ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi tunyura muri byinshi, tubona experience nyinshi, ndizera nawe araza kubigarukaho. Ariko na album yanjye ya mbere nyine nshinga muri 2013, Racine ari mu bantu bamfashije kugira ngo ibashe kujya hanze. Hari n'ubundi buzima twahuriyemo butuma twisanga turi kumwe mu kazi mu buryo bugiye butandukanye.
nizera rero ko buriya n'udashobora gukipinga inshuti ya kera iyo muzahura uyu munsi ntabwo uzayikipinga. Murakoze. Reka tujye kwa Racine. Racine hari ibibazo wabajijwe ndakeka wabinotinze ahantu umwanya wawe yakunze akanyibutsa ariko bamereye kuri Tom. Tom buriya nyatanumira nakwizana njye buriya ntabwo bisaba ko arinda kuntumira kubera yuko hari amateka dufitanye. Wenda mu magambo make Thompson igihe yanafashe niga muri high school mfite inzozi zo kuba umuraperi nta bushobozi nabaga mfite. Yari afite studio niga mu kigo cyegereye iyo studio nkazamba muri studio akamurira indirimbo ku buntu. So rero mu gihe nanjye akaboko natera ku bikorwa byiwe ntabwo ari ngombwa yuko namumera naza kumusapotinga kabisa kuko umuntu wabafashije nuragera wenda ukaba nubwo nta hantu hari n'ubundi nzagera cyane ariko ku ntambwe n'uwo umuntu aba amaze kugera hari akaboko na sapotinga ibintu bye. Sinayo gusa na Pacifica muzi imbere mu nda music yiwe umuntu ufite impano kandi ugira consistency utamufashije nawe uba ufite ikibazo. Murakoze ubwo cya kibazo yayambaje akibaza mu gisubiza ntabwo nyibuka. Yego, ikindi kibazo cyagarukaga kuba uri muri Rubavu watumiwe nk'umwe mu bahanzi bakuru kuva i Kigali nubwo bavuze ngo biragera ariko byarageze twajya tubona akaboko kawe mu ndirimbo zitandukanye. Ni ibintu tugomba kugushimira umuntu ariko ntabwo ari ngombwa ngo umuntu agende ahubwo kuba uri muri Rubavu utere imbere. Rubavu umuziki wawe wahangaha ubona ko ubuhirwe niba ubikora kuba ari impuhwe cyangwa no kubona ko hari ahandi hantu maze kugenda. Nicyo kibazo babaza. Murakoze. Ikintu cya mbere navuga Rubavu hamaze no kuba mu rugo kuko mfitanye n'abahanzi benshi indirimbo bavuka muri aka karere kandi njye ntabwo nanga featuring ntabwo nyankora n'umuntu udashoboye rwose niyo wampa amafaranga angana ute kugira dukorane nuko babona ko ari ikintu ushoboye. Kandi n'abandi bakiri kuvuka n'abo tutakoranye uzaramuka yigire ariko abifitiye ubushobozi nyine tuzakorana nta kabuza. Ikindi Rubavu ni akarere keza n'ubundi kuruka biba birimo ugomba kuruhukira ahantu hantu naho umuntu iyo yaje aba agomba kuruhukamo. Ikindi hari n'abahanzi tugomba gukorana ibikorwa. Hari abaproducer bagiye bandikodinga ngomba gusura. Hari abanyamakuru bajya bambereza interview bagasapotinga music yanjye. Aba ari ibihe byiza cyane kuko tuba dutuye no mu duce turimo ku buryo bwo kubikora. Rero ni iby'agaciro kuba nahura n'abantu bansapotinga duhura muri ako kazi k'umuziki. Murakoze cyane Racine. Reka duhite tujya kwa Boss nawe asubiza ikibazo. Ubundi hari uwavuze ngo twari tumenyeye kubona West, twari tumenyeye kubona abandi bashoramari, ariko kuba waratanze Avenue ni ikintu tugomba kugushimira. Ariko motivation wayikuye hehe? Ndakeka niba icyo kibazo nyibajije nk'uko cyabajijwe, kuki wahisemo kwemerera aba bahungu ko bazi wawe muri Together? Murakoze cyane. Ibibazo bibiri. Icya mbere ati kuki bahisemo iwawe, kijyanye na none ati muratwizeza iki muri gahunda ya launching y'aba bahanzi. Kuri icyo kibazo cya mbere, ubusanzwe Thompson dusanzwe dukorana. Ikindi uretse abahanzi maze umwaka urenga nkorana n'aba DJ bo muri Rubavu. Kuba tuziranye si cyo twashingiyeho cyane. Ubuhanzi iyo tugeze mu buhanzi nayo ni business nk'izindi zose. Icya mbere kwari ukureba intego bafite ishobora kuzagerwaho. Kugira ngo igerweho kwari ukureba abo bifuza gutumira n'abatugeda moteri ifite ubwo bushobozi bwo kubakira. Icyo twarakiyasesinze dusanga bijyanye n'icyifuzo cyabo. Icyo ni icya mbere twagendeyeho cyangwa se abahanzi bagendeyeho kugira ngo batitaye kuba tuziranye ariko nanone kureba naba icyifuzo ibyo bateganya bizagerwaho.
Ikindi tugenda motel iherereye mu mujyi wa Rubavu, ifite operasiyo nziza iri ku rwego rwo kuba yakwakira abantu barenze 1000. Dushingiye kuri operasiyo n'imiterere y'ahantu, icyo kintu bakigendeyeho cyane, banafata umwanzuro ko bifuje gukorera iyanjye, nanjye ndabibemerera. Ni muri urwo rwego bahisemo kuhakorera. Icyo nabizeza rero nk'abantu tuzaba turi kumwe ko uriya munsi wa launching, ku bufatanye n'inzego zitandukanye, inzego z'ibanze kugeza ku karere, umutekano uzaba urizewe, abo bireba twatangiye kubamenyesha. Ikindi mu by'ukuri twabizeza, harimo harategurwa organisation nziza mu rwego rwo kubakira. Hari timu izadufasha mu kwakira abantu bose bazahatendinga. Twabizeza ko bizagenda neza. Ikimenyimenyi urabona uburyo byatangiyemo, guhamagara nk'abantu, abanyamakuru, muri rwego kugira ngo badufashe kumenyekanisha igikorwa, kugira ngo kizitabirwe n'abantu benshi cyane. Ikindi kibazo cya kabiri nabajijwe na Keza, ati se kuki wemeye gufatanya nabo, uzungukira? Ndatekereza uzungukira nicyo kibazo cyane. Icya mbere harimo ubufatanye, uretse kunguka mu buryo bw'amafaranga, harimo ubufatanye. Kandi nsubiza ikibazo cya mbere, basanzwe ari inshuti zanjye. Muri business rero ntabwo duhita tureba amafaranga ako kanya. Nka Tugenda Motel irateganya mu kungukira. Ubu hano turungutse, ibyo murandika byose murashyiramo Tugenda Motel, niko ntekereza. Inkuru mbatangaza Tugenda Motel birimo, iyo ni inyungu ya mbere to expecting. Indi nyungu uretse kumenyekanisha Tugenda Motel no mu buryo bw'amafaranga, nabyo turabi expectinga tuzacuruza. Muri uko gucuruza tuzunguka, icuruza ugomba kunguka uko byagenda kose. Ikindi tuzaba dufite abafatanyabikorwa batandukanye. Abafatanyabikorwa mukuru ni Bralirwa, nubwo tukiri mu biganiro. Mu by'ukuri dukurikije imyiteguro uko ihagaze, uko turi kumenyekanisha igikorwa, turabizeza ko bizagenda neza. Kandi mukomerezaho, twabura gushimira mu by'ukuri abantu bari hano mu ngeri zitandukanye. Thomson, Pacifica bahamagaye bakaza bakigomwa ibyo bari gukora, turabashimiye cyane. Twabasabaga rero ko dukomeza muri uru rugendo paka rurangiye. Hari ibibazo byinshi byabajijwe. Hari ibibazo bishobora gusubizwa mu buryo buri rusange cyangwa uwari wese akaba yasubiza. Ati se nabari bakibajije, mumaze igihe mu muziki, atari ko ushobora kugera nk'Inyagatare ugasanga wenda nta ndirimbo yanyu barimo gucuranga, se byaba biterwa n'iki? Mwe mubona biterwa n'iki? Icyo bisaba ni ubufatanye, ariko nanone abarumuna banjye birasaba urwego bagezeho kwisunga abandi bantu bamaze gukomera, bamaze kwandika izina. Ibyo bizatuma barushaho kumenyekana. Ikindi ni hard working, ibintu byose ni ugukora. Ibyo dukoze wahuramo n'inzitizi uko zaba ziri kose, ariko ugakora ugashyiramo imbaraga. Icya mbere ni ugukora cyane, icya kabiri ni ukwisunga bari abantu
basa nk'ababanjirije muri kariyere bafite amazina akomeye. Iyo ukoranye n'umuntu ukomeye arakuzamura. Icyo ni igitekerezo twatanga, ariko tubashimira cyane gukomeza gukora. Nguru ni urugendo batangiye, ubona ruzabahindurira nanone umurongo barimo, rukabavana ku rwego bariho bakagera ku rundi rwego. Mu by'ukuri rero mu byo mwari mwabajije harimo no kuvuga bati se hari abandi basanzwe bakorana nabo nka ba West n'abandi. Ndatekereza biza mu rwego rwo gukomeza kwaguka. Ntabwo bakomeza gukorana n'umufatanyabikorwa umwe. Bashatse kugira bagure abafatanyabikorwa, ndetse turateganya ko abo bandi bose hari abo mwavuze n'abo mutavuze ko bose twazifatanya kwa uriya munsi bakaba bahari, bagashyigikira bano bahanzi bacu. Murakoze cyane, dukomeze gutahiriza umugozi umwe, dukomeze gushyigikirana. Murakoze cyane boss together. Ariko uyanga ijambo ryo mu kirere herekezwa amashyi. Hari ikibazo mbere yuko twongera gufata ibindi bibazo cyangwa se abaraperi, wenda Rasine ntabwo yaje kuba gikomozaho, ariko ndagira ngo Makidelex ndetse na Gisoji baze kuba bagikomozaho. Ese uyu mwaka wa 2024 Kels yabigarutseho, abaraperi bongeye kugaruka n'umwaka kuri mwebwe nk'abaraperi, navuga gute? Ariko nanone dore ko tugiye ku-launchinga album zaba zirimo na full hip hop. Murakoze kuri icyo kibazo kiri general kuri rap worldwide, navuga ku isi yose. Nuko most usanga wenda the African countries, ibihugu byo muri Afrika ari byo bita ona varia rap muri society, kuko nka za USA twibeferaho tuza abaraperi ba billionaire there bakora ibintu bya danger. Nuko ari harabaye ikibazo cyo kuvuga ngo abaraperi kwimenya no gupromotinga product zabo. By now rero platforms zarabonetse, like the social medias. Urabona ko Thompson Kongs kuba umuraperi yatekereza press conference mbere byari gakeya, kuba umuraperi yafata produit nawe akayisharinga byari gakeya, ariko by now navuga ngo ni time yacu, turi muri system neza, plus itangazamakuru namwe mumaze kubona ko nyine nta mwana muto wiba mu rugo. Niba society itubyaye nk'abasani abakora iki, we should get the same chance. Tugomba kubona amahirwe angana. Ndabona ariyo mpamvu gukubitaho n'ukuntu rap tuzana vibe mu bantu. Buriya twese turabizi aho umuraperi ari always a vibe. Thank you. Gisoji maybe akwadingaho. Yego, urakoze cyane. Se w'inyange cyangwa se nyina w'inyange, reka tujye kubikunda no kubyemera cyangwa kubyanga. Ni ukubyanga no kubyemera. Urakoze cyane, jambo rirya. Murakoze. Urabona urebye aho twahereye naho tugeze muri aka kanya harimo itandukaniro rihambaye cyane, kuko usanga abaririmbyi n'abaraperi twese tugerageza uko dushoboye tugahuza ubumwe kugira turebe ko hari aho twagera. Uyu mwaka rero batwitegeye, kubera ko twarababwiye kubyanga no kubyemera sweri, ubu ngubu turabaziye. Urumva nta kintu kirenze nshobora kuba narenzaho kubyo Makidelex yavuze, gusa ni ku mutima cyane. Abanyamakuru mugume mutube hafi, natwe tuzagerageza uko dushoboye mutubonere ku gihe. Murakoze. Reka dufate ibindi bibazo mbere kuri mushiki wanjye aha ngaha. Gender balance. Murakoze, nitwa Bahati Emerance, nkorera Radio Isano, nkora muri sport ndetse no muri entertainment. Ikibazo cya mbere ndashaka kukibaza boss wa Together Motel. Iyo motel cyangwa hotel yakiriye ibikorwa nk'ibi ngibi, hari ibintu bateganya bya discount ku binyobwa cyangwa se ku biribwa, kugira ngo n'abantu baza kuhasohokera baje kureba ibyo ngibyo bahisanga. Ese ibyo bintu mwabitekerejeho nabyo muraza kunsubiza? Ikindi ndakibaza abaraperi muri rusange, hari ibintu kera the same bari chance bakoraga kera za 2011, bagategura ibitaramo barangiza bakajyana mu ma interscolaire mu kumenyekanisha ibihangano byabo, bagategura ku bibuga runaka ku buryo n'umuturage wese araza akisangamo. Ibyo bintu byarafashaga abantu bakamenya
abahanzi muri rusange. Ese kugeza ubu ngubu nubwo ubona ko usa nkaho bigenda gakeya, ni iki muteganya gukora ama fundraising ku buryo mwongera kumenyekana mu rwego kugira ngo babanze kumenyekana i Kigali, nuko Rubavu yongera kubanza kubibuka neza abahanzi bo muri Rubavu bose, itangazamakuru tukabafasha. Hari igihe turebenze itangazamakuru hari aho bitagenda neza, ariko iyo wenda ngiye n'ibyanga hari undi munyamakuru uzacaho bikemera, n'undi byakwanga n'undi ukamucaho bikemera, byose bigakunda. Umuziki ni ubufatanye yaba itangazamakuru n'abahanzi. Ikindi nk'umuntu uba muri siporo, hari ukuntu muri siporo iyo hageze muri mita haza umuhanzi akaza gususurutsa abantu. Ese mwajya mwegera amakipe cyangwa se federasiyo n'uturere iyo hari imikino runaka, hakora iyo za peri zaje hano cyangwa se Rayon Sport, amakipe akomeye cyangwa se izindi kipe zikomeye, hari ukuntu bashaka kugira ngo batumire umuhanzi aze kuririmba muri mita ariko ntaboneke, akabura uba waprochinze. Ese icyo kintu baragiteganya gute? Murakoze. Arakoze cyane mushiki wacu, buriya ni na byiza cyane kuba muri Rubavu twatangiye kujya tugira bashiki wacu muri show business sport. Ni ibintu byiza cyane, ntago mbere byabagaho wasangaga abagabo twabyihariye. Ubwo boss yatumvise abaraperi na Lil Chance araza kuba bisobanura impamvu yagiye akihisha. Hano hari umuvandimwe nawe tugenda. Asante. Nanjye nitwa Sofati Mwenyewe, nitwa Sofati Mwenyewe, ndi umunyamakuru wa Radio Imanzi kugira mu mujyi wa Kigali kuri frequency 105.1 FM. Hanyuma ndabanza nshimire cyane abafatanyabikorwa bona batari bakeya ndi kubona ku mabanazi. Byiza cyane byagiye bivuga yuko ababoss ngo ni mwebwe nta kintu samutemo mu marira umuziki, ariko niba gufata umwanya wanyu mukaba mwategura kino gikorwa, ndavuga babarambere muri Orange, ndavuga bose ngo muri moteri, ndavuga n'abandi mbona hariya benshi. Ikintu ngewe namaze gushima cyane bashije kwishima ku mutima. Ikindi ndashimira line up yose mbona y'abahanzi muzaba muri kumwe muri launch, nabo ndabashimiye cyane. Hanyuma ikibazo cya mbere mfite ni album eshatu kuri buri muhanzi, ndavuga Thompson, nkavuga na Fika Magic. Ariko noneho nyuma yuko mwaragiye muronshinga buri we uko ashaka kuronshinga mpaka eshatu zikarangira na kwibyo ubwo, hanyuma mukamugeze ku ya gatatu mukavuga mutereka twishyire hamwe. Ndagira ngo mbarize abumva radio ndetse n'abazasoma ibinyamakuru, abazareba za YouTube ziri hano, itandukaniro ryiza ariko kubera ko amatandukaniro atandukanye, hari amabi ndetse n'ameza, ryiza rizagaragara mugeranyije n'izindi launch mwakoze izaba ari irihe. Nyuma cya kabiri, Basine bamwe mu bahanzi bamaze kugenda, iyo mvuga ngo bamaze kugenda bitaramo wagiye witabira nk'umunyamakuru ndabimenya, iyo za Rusizi, iyo za Musanze, iyi ngizo aho hose ugenda, ariko umuntu akibaza kuki industry cyangwa uruganda rw'umuziki ubona navuga ko rukora cyane mu mujyi wa Kigali. Dufite imijyi yunganira umujyi wa Kigali imaze kuba myiza cyane, hari izo za Musanze, hari za Rubavu, hari za Huye, hari za Muhanga, ariko ugasanga navuga ko industry ya muzika iri Kigali kurusha ahandi. Ubona biterwa n'iki? Nkawe umuntu umaze kubibamo uraza kumfasha usobanurire nk'umwe mu bahanzi bamaze kugenda bagira experience muri ibi bintu. Hanyuma ikindi ni kuri Thompson ari wigize kubivuga neza, aravuga ngo ubu ngubu uri umwarimu, ubundi uri umupolitisiye ndetse uri n'umuraperi. Bigarukaho cyane kuri album ni Ubuyobe, waguze yuko ufite impungenge na album hari ikizaza kumarira abajene bazayumva. Impungenge abantu benshi bafite atari wowe gusa, zo kubona urubyiruko ruri kugenda ruhindura imyitwarire navuga ko itari myiza, itarimo indangagaciro z'abanyarwanda. Ariko nareba muri ahantu uzagenda wironkingira ni mu mijyi gusa, ni umujyi wa Rubavu, umujyi wa Musanze, ni umujyi wa Muhanga ndetse n'umujyi wa Kigali. Nibaza wenda haba ari ubushakashatsi mwakoze cyane nka wenda uba no mu burezi, ibyo byose murashobora no kwicara akaba yarakoze ubushakashatsi. Ese ubuyobe uri kubona urubyiruko rwo mu mijyi gusa kurusha wenda rwo mu cyaro, ku buryo bo mutahatekerejeho? Ikindi nabonye muri banners ziri hano, ngo ni icyanyuma muramfasha kwihangana niba mbashije byinshi. Muri banners nabonyemo Abahinde
wenda muraza kwibaza impamvu ntabashije ibindi nuko ibindi nabisobanukiwe, ariko hariyo mbona noneho y'Abahinde yitwa Guru Cash. Ikwibaza nihuriye namwe se harimo ukuboko kwabo, harimo gufasha nabwo bwabo, ubundi se nabahehe, ariko nkaba afite amakuru yuko uri umwe mu bantu barangije Ubuhinde. Nibaza rero sasa ni iki kintu harimo iki kuba turi kubona Guru Cash muri kino gikorwa cyane? Murakoze cyane. Arakoze cyane muvandimwe kuva ku manzi. Ndagira ngo bitewe n'ibibazo ukuntu byabashijwe, turamutse twongeyeho ikindi bishobora kuza kuvanga. Ndagira ngo duhere ku kibazo cya mbere cyabashijwe Post Together John, turongera tugaruke kuri Tom. Ndumva hari n'ikindi kibazo cyabashijwe uri muri Chance. Reka duhere kuri Together tuza tumanuka kwa Chance mu rwego rwo kubyogosha, turasoreza ku muvandimwe Thompson. Murakoze. Ikibazo nabajijwe n'umunyamakuru ukora ku Isano ati se uriya munsi nyirizina hazabaho discount y'ibyo tuzacuruza? Icya mbere ni uko kubera wenda ngo hazaba hari umunsi udasanzwe ngo ibiciro tuzabizamura, icyo nta kirimo, tuzacuruza ku biciro bisanzwe. Ikindi ni ibintu tugitegura tutaranoza neza, ariko nka mbere yaho gatoya amakuru azaba yasohotse. Turateganya ko muri product tuzaba dufite hari imwe tuzatanga nka promotion, akaba ariho dutekereza ko byibuze ku bantu bazitabira bazahura n'iyo discount. Murakoze. Ikibazo kijyanye n'ibiciro nizere neza ko yagasa yego gace kwa Chance icyo wacu yarabashije imbere mwakoraga ibijyanye n'uko mwageraga mu bigo by'amashuri mukigaragaza, abantu bakamenya ibyo bihangano bidasabye ko babitegereza mu gitaramo. Ese mwaciwe intege n'iki? Hari gahunda zihari kugira ngo arakoze Radisa, urakoze. Sasa rero ukuntu bimeze, ibi byarahindutse sibyo? Kera twari abana dufite urukundo rwa industry, urumva rwaragiye, ntabwo rwagiye, ariko ibi byaratandukanye ubu ngubu sibyo? Kera twagenda tubona injuga za sida n'ibiki sibyo? Ariko sida ntabwo yagiye Chance, yariyongeye. Ariko nyine ikibazo ubu ngubu urumva ntabwo ndakeka umubano wacu n'ubuyobozi, hano ari umuyobozi w'akarere cyangwa se urubyiruko, urumva ni ikibazo. Urumva ibigeze bya biba bisaba gufatanya hagati y'abahanzi n'abayobozi b'urubyiruko na nyine administration muri rusange nyine. Urumva ntabwo nategera kuri Marie Petit Seminaire nafite sinyatire y'umuyobozi w'urubyiruko rw'akarere rw'iki. Ubufatanye bwacu baje babita ubutegetsi kisimbizwe mu n'ubuyobozi banza bukiri hasi ahari simbizi, bakatwegereye natwe twabafasha gukora amakampani turi kumwe. Nyine ubu twarakuze, ibintu byarahindutse, amadepanse yariyongereye. Umwanzi wa kera twava kuririmba kera ahubwo nka 2 cyangwa 5, ubu ngubu hari n'abajama benshi bafite ingo, gusobanura guhereza umudamu 1000 byarahindutse masara. Ubu nyine bisaba corporation n'abaye n'inzego z'ubuyobozi twegerana twabafasha mu makampani dukeneye. Njya numva ngo n'amabije asubirayo y'urubyiruko, kandi twe turahari, turabashoramari, turabatapinuraza abanyamiziki, turabakeneye nabo baradukeneye. Nabo ntabwo twacitse intege, abanyeshuri turacyabakunda, baradukeneye, tu inspiration kuri bo. Urumva mboneraho n'umwanya ahubwo mwe muri abanyamakuru sibyo, muri coding neza kino kintu muzakigezeyo. Urumva murabona ko urubyiruko rwinshi kwishora mu businzi n'ubusambanyi no mu drugs, mu mavakansi barabura ama occupation sibyo? Kera ibintu byabaga mu mavision jeunesse, mu centre de jeunes, urumva hari ibintu byabagaho kera, hakaba imikino, ama competition de danse, urumva kuririmba, amatari detections, urumva kandi ko neza akarere gabo gafite ayo mafaranga na minisiteri y'urubyiruko bafite ayo mafaranga ndabizi neza. Ariko nyine simbizi ukuntu bigenda muri vakansi. Abana bakeneye kuba bari busy, bakeneye ibintu bibarangaza, ko umwana aravuga abatoroka agiye kwinywera urumogi n'ibiyoga, ahura n'ibindi sugar daddy yifuza ibitabaga, afite ibintu bituma ahuga, byaba byiza mu bitekerezo. Murakoze. Arakoze cyane iri Chance. Reka turakomeze n'ubundi ku kindi kibazo cyari cyabajijwe. Yarambajije impamvu umuziki w'i Kigali wenda ari we ubuminga cyane kurenza mu mijyi iyegereye. Icyo kibazo numva nyine binoroshye cyane kuko umujyi burya aba ari umujyi,
kuko abandi bakora mu mujyi atandukanye wenda n'aba hakurya yabo, kuko urugero ubu ngubu nk'umuhanzi nka Fik Magic ushobora nko kugira nk'amahirwe wenda nka RB kamuga ati ngwino dukore ikiganiro, ukamuhamagara ari nka nijoro, ntabwo yahita atega ngo yahita aza i Kigali ngo aze gukora interview. Bitandukana yanjye wamamagara wenda nibera i Nyamirambo ngahita mfata akamoto k'igihumbi abandi ahageze. Yanga bikunda nyine umuntu uri mu mujyi n'akazi n'ubuzima bw'akazi ni ibintu bigomba kuba bitandukanye cyane. Usanga ko igihe turimo wenda hari akantu mwagiye muvuga yeka ku muhanzi karamubangamira kuvuga ngo umuhanzi ngo wo mu ntara, hari ukuntu ugasanga nk'agaca umuntu intege umuhanzi kubera yuko urugero nk'ubu nka Fik Magic dushobora kuba twareze ku kigo kimwe imyaka 6 kurenza umupeti twakoranye muri quartier, urumva tuba tunaziranye cyane, urumva ntabwo abakiri wo mu ntara tuba twarabaye abantu bamwe, kandi n'andi mahirwe tuba dufite nk'igihugu cyacu tuvuga ururimi rumwe. Fik Magic aririmbye n'undi muhanzi w'Inyagatare n'uw'i Kigali n'uw'i Nyamasheke akaririmba, ubundi ntabwo babatandukanye kuvuga ngo uyu n'uw'i Nyamasheke ngo uyu n'uw'i Rubavu ngo uyu n'uwahe. So nkeka yuko umuhanzi muri iki gihe ubuhanzi burahenze bya hatari, ku buryo hari n'ibintu musaba abahanzi usibye kuba yakumva gusa akakwihorera cyangwa akajya kwirwa akajya kurira mu gitanda cyiwe, hari ubushobozi burenga umuhanzi, kuko ntabwo urugero nk'igihugu tuvukamo tuba turabapeti bavuka mu miryango itanakize cyane. Abahanzi dukora music twakoze nta muntu udushyigikira, babona tunywa amatabi tugira ibiki, nta muntu wabugeze ugusapotinga, n'ibintu bagiye batwishyuramo mu minerivare nta nubwo aribyo bidutunza benshi, aribyo bashyizemo kimwe. So yeka ko nimba nka generation dufite irimo abajene nkamwe wenda muzi agaciro k'umuhanzi tuba twarabashimishije. Urumva mushiki wacu nimba yibuka ibintu byabaye muri za high school barechetse bagiye babashimisha, nawe ukaba ugeze mu gihe wenda cyuko umaze kubona akazi ufashe amafaranga, ukaba ufite uburyo wamuvuganira nimba nk'icyo kintu uvuze wenda nimba ukora mu bintu bya siporo nka peri kaza gukinana cyangwa Rayo n'indi kipe, ushobora kuvuga ati Fik Magic cyangwa Richence cya Thompson cyangwa n'undi wese, ukavuga ati ariko mfite umuhanzi aha ngaha, bakamenya n'uburyo amara amafaranga nawe ushobora kuza n'iyo deal ukayinjiramo rega, ukamenya n'ama% ufata kurenza yuko umuhanzi n'abahanzi akenshi rega bya bindi mujya muvuga ngo tuba twibere no mu bikoresho, wowe ufite ntabwo ari byo udafite n'ubushobozi bwo kujya kuganira n'uwo mukire, kubera yuko mu buryo bw'imiganire yawe cyangwa n'uwo mukire ukuntu aza abahanzi ushobora kujya kureba umukire kubera ko ndi umuraperi akavuga turi umuhungu yanyweye urumogi bitewe na mentality. Ariko nkeka ko nk'umupapa nka Shema agiye ko bakaba muzi ko uri umunyamakuru serious akavuga ati ariko mfite umuhanzi football niba azaba match mu high performance byaba ari byiza, aho kugira banazane n'umuhanzi w'amugane cyanjye bananzanye bamvanye aho muvuka, kandi ari umuhanzi ufite album 3 nanjye bwanjye sindazikora. Ya ku giti cye umuhanzi acika intege ku buryo hari nk'ibyo utakongera kubona cyo ugasanga ashatse n'indi side haso ibintu by'imiziki yarabihagaritse, ugasanga noneho nta kintu wamusaputiza wo guhura mutera stress kuko nta ndirimbo heruka nta nubwo ufite n'umwanya wo kujya kureba indirimbo kuri Spotify yiwe album we streaming, uracyamusaba indirimbo kuri WhatsApp. Mwese ubwo urumva we muri nawe mu bintu by'inzozi byawe uhuye n'abantu bakubwira gutyo akomeza gukora imyaka 2, 3, 5 ingahe ugera ugacika kime. Rero umuhanzi kujya atera imbere ntabwo ari we wenyine ku giti cyiwe, kandi nkeka yuko umuhanzi wenda nubwo navuze ko ibyo umuntu araba atari sa gusa karero umuntu abavuka umuntu abashaka kugatera imbere, nkeka yuko mubonye umuhanzi nk'uko mwagiye mubona ba Young Grace ukabona agiye muri Guma Guma ubwawe uravuga ati umwana ukuriye muri quartier yanjye kuba bikoze nawe ubwo ugenda wishimye. So numva kugira ngo abantu wenda bo mu Buhinde naruko nabyita kujya bafate Kigali bisaba yuko na population yabo ibanza kugira uruhare mu guteza imbere abo bahanzi. Arakoze cyane Racine. Reka ikindi kibazo cyerekeraga kuri Tom cyangwa gisubize manager mwembi. Murakoze. Hari ikibazo mushiki wacu yabajije, yavuze mu bintu bijyanye na siporo makuru hari equipe zakinnye gutya na gutya, nagira ngo tubare mu ngegere n'amakuru meza. Selector Dadenda arabizi, equipe yatwegeye tubwira ko vuba hano n'itegeko ryashyizweho na Ferwafa buri match hagiye kujya hagaragaramo ibikorwa bya entertainment. So turacyaganira nabo Orange Entertainment Group, buri match yose izajya ibera hano Igisenge
hagomba kujya hagaragaramo umuhanzi w'inaha cyangwa se mu DJ w'inaha. Ni ibintu byiza cyane dusaba kugira ngo dukomeze tubisengere bicemo. Ibiganiro biracyakomeje ariko vuba turabyizeye ko tuzajya tugaragara mu bikorwa bya siporo. Murakoze. Arakoze cyane. Ubwo nibavuga Orange n'abandi bahanzi buriya baba barimo, ntabwo ari Orange gusa, n'abandi bose bazisanga muri iki gikorwa. Thompson, ikindi kibazo cyagendaga kuri wewe. Okay, ndagira nsubize umunyamakuru Sovat Mwenyewe, anamushimira kuba yitabiye nawe ubutumire bwacu. Umunyamakuru wagize uruhare ubwo nakoraga album yanjye ya mbere muri za 2012 2008 kuzamura, kuba rero twongeye guhura nyuma y'imyaka myinshi biranshimisha cyane. Ku kibazo kijyanye n'itandukaniro riri mu bufatanye bwacu twembi na Africa Magic, nabigarutseho ntangira ko abishyize hamwe Imana ibasanga. Ni n'uburyo bwiza bwo kubasha gupushinga imikorere cyangwa ibyo dukora, ku buryo nizera ko itandukaniro rirahari, ndetse ntabwo nari bushobore guhostinga cyangwa se kugira press conference nk'iyi ubufatanye na mugenzi wanjye. Ubwo rero n'ibindi tuzagenda tubireba uko igihe kizagenda kibigera. Ikindi ku kibazo kijyanye n'impamvu twaselectinze iriya mijyi ine, ese koko ubuyobe buri mu rubyiruko ruri mu cyaro kuruta uri mu mujyi kuruta uri mu cyaro? Nta limite y'aho amakosa cyangwa se ibihungabanya cyangwa ibihutaza urubyiruko cyangwa abana bacu tubyara biri, ahubwo ni reference, ni nka homework twihaye. Turavuga tuti reka tubanze tugerageze umujyi umwe mu majyaruguru, umujyi umwe mu majyepfo, umujyi umwe mu mujyi wa Kigali ndetse mu burengerazuba, bitubona bikunda ahantu hose hashoboka aho bazaduhamagara cyangwa aho tuzashobozwa kugera, nizera ko tuzahagera. Ikindi ni ikibazo kigaruka ku muterankunga witwa Gurukhash University. Ni kaminuza iherereye mu majyaruguru y'Ubuhinde, iri mu bikorwa byo gukora admission z'abana bazajya kwiga mu kwa mbere ndetse mu kwa gatatu mu gihugu cyacu. Yifuje kutubera umufatanyabikorwa byibuze kugira ngo ibashe kubonera transportation abahanzi bose tuzakorana urugendo muri izo ntara enye turi gukoreramo. Ni kaminuza nizemo mu myaka 12 ishize, yaje mu Rwanda, nanjye barankontakta, nanjye mitamba proposal igikorwa turi gukora na Africa Magic, tubonana nabo, tubona ufa bari kuduha n'amavuta ari kubyara n'amatari kubyara amavuta. Turavuga ati ni ngombwa koko, cyane ko message zacu ziviza ku rubyiruko. Buriya no gishyira ubutumwa bwiza urubyiruko, unabereka ko kwiga heza nabyo bigira uruhare mu iterambere ry'urubyiruko. Rero n'abafatanyabikorwa beza, ndetse naho tuzazenguruka hose mu gihugu tuzaturi kumwe nabo. Murakoze. Arakoze cyane Thompson. Ndakeka ibibazo byari byabashijwe bibashije kuba bisubizwa. Reka twongere twakira ikindi cyiciro tunagana ku musozo, kuko hari benshi ahangaha bafite utundi turimo tw'amaboko n'ibindi bitandukanye bagomba kujyamo. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Enzo. Mfite ikinyamakuru cyitwa Enzo Empire Intare TV. Nkaba ndi umwe mu bafite groupe itegura ibitaramo muri uyu mujyi ndetse no mu Rwanda hose. Nkaba naje nampagarariye Barcon kuri uyu munsi wabateye inkunga. Hari ikibazo kimwe, ariko ibindi ni ugushimira. Ndashimira abaduhaye ibyicaro, Ryan Ball mwakoze, ariko nanshimira cyane Together Motel bose. Ni umwe mu bantu bagaragaza akaboko cyane muri muzike ya Rubavu n'ahandi hose, kuko tubona benshi agenda afasha. Ndaza kubaza selector nambaze ikindi cyo gushimira. Reka nshimire tena abantu, umuntu witwa Africa Magic na Thompson. Hari indirimbo ye nigeze kumva ko ndi muri bus utashye, wenda havuye ku kiganiro mpita numva indirimbo ye. Urumva ko bahanga indirimbo, ikiganiro cyari gukunda ubunyarwanda kuri Radio Rwanda. Urumva ko indirimbo ye ziba zitanga message. Hari indirimbo ya Africa Magic isohotse vuba, nari naje kuyumvisha umwe mu producer twari turi muri deals business bisanzwe, nyamwumvisha arambwira ngo uyu muntu nuwahe. Urumva ko twebwe dufite abantu, dufite abantu badasanzwe, ariko twebwe ubwacu ntabwo turabimenya ngo tubahereze aya maboko. Ni hahandi y'umugani bagarutse no kuri yandi byo kuvuga ngo dukundi udutsiko. Nangaruka kuri Daddy ese nk'umwe mu ba DJ bahawe ibihembo bigera muri 2 na Karisimbi Awards ndetse na Boyside Awards, ubona ari nk'ikihe kigemo geze ku kihe kigero cyo kuba mwebwe mwamurika cyangwa se
garagaza indirimbo kuko ni mwe muzicuranga, iyo Fika yaririmbye, iyo Racine cyangwa Isha Mubaya by'umwihariko mu karere ka Rubavu mugeze kuri kangahe mu gucuranga iyo muziki mu maklub, cyangwa murakubona izo ndirimbo zabo muzitajya muri club ngo tuzibyine na vibe. Okay, hanyuma ikindi ndaza kubaza uwateguye igitaramo, ariko by'umwihariko ndi kubona ari Orange Group Entertainment. Ndaza kuyibaza kuko hari umuhanzi twabonyemo ariko aza kugaragara nk'umu MC, ni T-Blaze. Ese mwabonye ashoboye cyane ubuhanzi, kuko ashoboye cyane MC kurusha ubuhanzi, cyangwa kandi afite indirimbo tuzi yagiye ku bitangazamakuru hafi ya byose byo mu mujyi, muri televiziyo y'u Rwanda kugeza kuri byose. Mwabonye ashoboye cyane kurenza ubuhanzi. Ikindi ndaza kukubaza nanone kuri nabonye ufite indirimbo weho na Isha Mubaya. Ese iyo ndirimbo iri ryari? Ako ni akabazo k'amatsiko. Hanyuma mureke mbabwire ngo mwe mwese muri hano mureke amaboko yacu tureke ko yatatanya. Niba nazanye Bushari ngo turi gushyiramo Thompson kandi nawe ntamende ngo nuko nduba hano ngo tuziranye wazanye umuntu watanje ugomba kumva miliyoni kandi tubigenze gutyo. Murakoze cyane. Arakoze cyane Enzo. Reka tujye ku kindi kibazo mbere yuko twakira Bugoyi nawe akagira icyo abaza, ariko noneho tugerageze tuvunagure. Yego, murakoze cyane. Nitwa MC Kudus, nkaba ndi umunyamakuru ukorera mu ntara y'Amajyaruguru, abakorera Energy Radio, umunyamakuru wa entertainment muri rusange. Nkaba nishimiye kuba ndi hano muri press conference, by'umwihariko ndashimira abantu mwese muri hano. Mu by'ukuri ni igihe kinini kiri gishize tutabona igikorwa nk'iki ngiki hanze y'umujyi wa Kigali. Turabyishimira cyane rero nk'abantu bari gukorera mu ntara, kandi ibi ni bimwe mu bitanga icyizere ko mu bihe biri imbere ibintu bizaba ari byiza cyane kurushaho, by'umwihariko umwaka mushya tugiye kwinjiramo 2025. Ndashimira rero team yateguye iki gikorwa ndetse kandi nakomeje gushyira imbaraga mu mitegurirwe yacyo kugira ngo kizagende neza cyane. Ubwo team ni abantu bose bumva ko bafite umutima wo kugira ngo iki gikorwa kizagende neza. Mfite ibibazo bitatu nifuza kubaza, ndibaza impande eshatu. Ndifuza kubaza abahanzi bazamurika album umuterankunga ari we John, aho kizabera igitaramo, ndetse n'abandi bahanzi muri rusange bazafasha Pacifica na Thompson kugira ngo izo album zimurikwe. Ikibazo cya mbere ndabaza ku bijyanye n'isoko. Uyu munsi turashyira imbaraga mu gutegura igitaramo cyo kumurika iyi album mu gihugu, n'ibyo ni byiza, abantu bakwiye kubimenya, ariko kandi ibyo mukora bikeneye kwinjiza amafaranga. Racine mu kanya yabikomojeho, ariko se Fika Magic na John mu buhe buryo bwiza mufite bwo kumenyekanisha izi album binyuze kuri Apple Music, YouTube na Spotify n'izindi mbuga zicuruza umuziki, cyane ko ariho hantu uyu munsi twavuga hari isoko rigari kuri ibihangano byanyu? Ubwo muraza kutubwira kuri icyo ngicyo. Hanyuma icya kabiri ndakibaza John, niki cyatumye mwiyemeza gushyigikira iki gikorwa cyo kumurika izi album? Hanyuma kandi uze no kutubwira amahirwe mubonamo ku rwego rw'ubucuruzi cyangwa ku bufatanye bw'igihe kirekire. Ni ibintu bitari buze guhita birangira uyu munsi ku rwego rw'ubucuruzi, yaba ku ruhande rwanyu yaba ku ruhande rw'abahanzi, ndetse uze no gukomeza kuri ubwo bufatanye bw'igihe kirekire hagati yanyu n'abahanzi. Icya gatatu ndashaka kubaza abahanzi bari hano, twarabonye kuri afishe, niyo commitment yanyu muri iki gikorwa, n'ubuhe ruhare rwanyu kugira ngo kizagende neza? Ubwo mu bahanzi baraza kwitoranyamo nka babiri cyangwa batatu kugira ngo batubwire commitment yabo kugira ngo igikorwa cyo kumurika album kizagende neza, cyane ko bazazenguruka mu bice bitandukanye by'igihugu. Ushobora kumva umunsi twahereye Rubavu abahanzi bakaboneka, twagera Musanze tukababura. Ese koko murahari? Nabyo ndagira ngo muze kubikomozaho muri rusange. Yego, ibibazo bitatu byanjye byari ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Kudus arakoze, ariko hari niba sinzi niba nabyumvise neza, hari ibibazo bishobora kuba John yigeze gukomozaho kare, birimo impamvu yahisemo kwakira abo bavandimwe Thompson ndetse na Fika Magic n'abandi bahanzi. Keretse niba hari ikibazo ushobora kuba
utasubije mu byo Kudusi yari abajije. Yarataraza. Okay, ntacyo wamusubiriramo mu rwego mu buryo buvunaguye kugira ngo abone uko bimeze. Okay, reka hari ikindi kigiye kujyana na Bugoyi site kugira ubisubirize rimwe. Murakoze, nitwa Ivan nkora kuri Bugoyi site. Ikibazo cya mbere kanze mere kuri John ndetse na Kefa nk'abakiri basanzwe bategura ibitaramo cyangwa se n'abantu bafite ubwo bushobozi bwo kuba bategura ibyo bitaramo. Igihe cyose tubona imyaka irashize n'imyaka myinshi ishize tubona buri munsi batumira aba DJ. Hari ibiganiro bigenda biba mu magroup, abahanzi benshi turaziranye tugenda tubigarukaho. Ikibazo cyo kubaza ese namwe nk'abakire mubona ko wenda ari abahanzi cyane cyane banga mu karere ka Rubavu mubona nta kintu kirimo ku buryo bababyarira umusaruro muramutse mubatumiye mu mboni zanyu, kuko na namwe twe twabona mwatumiye abahanzi igihe cyose ni aba DJ ejo aba DJ niyo hagize igihinduka hazamo abakomedi nabo bataranga mu karere ka Rubavu. Ese namwe ku giti cyanyu mubona abahanzi banga mu karere ka Rubavu nta kintu kirimo, cyane ko wenda hari twe dufite ingero ko ahantu bagiye bahabwa amahirwe yo gutumirwa bagiye babikora. Twabonye kuri Atlantic ya Mubaya, ya Pacifica, ya Thompson n'abandi bose twagiye tubona ko nabo bagiye babikora kandi bakazana abantu n'abacuruzi cyangwa se n'abakiriya nabo bagacuruza bakunguka. Ikindi kibazo cya kabiri kiri kuri Orange na Thompson na Pacifica. Ese iyi album launch ni yande, iri mu maboko yande? Yaba iri mu maboko ya Orange, umwe mu bantu bafashe abahanzi akabahuriza hamwe mu nyungu za Orange, cyangwa se igitekerezo cyaje ari icya Pacifica na Thompson? Ikindi cya gatatu nansoza, Jelab yabikomojeho, uko biri kose ni ibintu byagiye wenda hari atinda cyangwa se ni ibintu yagiye atekerezaho cyane. Twagiye tubona twese turabizi tuzi ukuri, tubona ibibazo bagiye bajyana hagati ya Orange, The Same, Pacifica, nyine abo ngabo bose hari aho byageze ntibajye bumvikana neza, ariko ubu ngubu twabonye bicaranye. Impamvu wenda hari iki kibazo ntabwo biba bigoye kugira umuntu abonere hamwe, kugira umuntu abone mwicaranye hamwe kugira abashe kuba yakibabaza. Ese kuba mwicaranye, kuba muzakorana, kuba muzafashanya muri album launch yaba ari imbaraga z'amafaranga cyangwa se bya bibazo mwagiye mugirana byararangiye? Yego, cyo kibazo narifite. Ndabona na Braza ahise akoma amashyi. Braza ariko nawe aravuga ngo mubo mwavuze aba soundman ntabwo muri kubavuga kandi bo batuma ibintu tubasha kubyumva. Yego, mbere yuko tuza gufata ikibazo cya Germain, ndagira ngo twinjire nanone kuri ibyo bibazo bisubizwe, ariko nanone tubicagagure kugira ngo dukoreshe igihe. Arakoze mugenzi wacu umunyamakuru. Ikibazo nk'uko wari ubivuze cyo cyabajijwe, ariko ibi bigaragaza abantu bari b'abahanga. Igihe ikibazo undi aje akakibaza wakoranye n'abantu basobanutse. Ku rwego rw'inyungu twe twavuze ko nari maze igihe mfite bar and restaurant aha kuri Together Hotel mu kwezi kwa gatatu mpamaze. Ku rwego rwanjye inyungu navuze ko nzungukira cyane mu kumenyekanisha Together Hotel. Ubu navuga ko turi kuri 30%, ariko iki gitaramo kizasiga Together Hotel imenyekanye ku rwego rwa 70%. Urumva marketing irahenda kurusha ibindi byose. Iyo ni inyungu ndimo ku expectinga muri gahunda, ariko nanone kuri umunsi tuzacuruza kandi ducuruza uko byagenda kose tuzunguka, ntabwo twizeye gukorera mu gihombo. Impamvu bahahisemo ubusanzwe dusanzwe dukorana, ariko nanone bitewe na emplacement n'imiterere yaho n'abantu tuyexpectinga kwakira, twasanze hahuza n'icyifuzo bijyanye n'uko turimo kubitegura. Iyo nayo ni indi mpamvu ikomeye yatumye bahatoranya bakavuga bati launch yacu izabera muri Together Hotel. Numva nasubije. Ubufatanye bw'igihe kirekire ndabihuza na Bugoyi site. Ku kibazo yarabajije ati si kuki buri gihe aba DJ kuki tudatekereza no ku bahanzi. Ndabihuza n'icyo kibazo rero cyawe cy'ubufatanye bw'igihe kirekire turabiteganya.
ndatekereza buri gihe n'igihe cyacu. Iyo urebye igihe turimo nyuma yo kuva muri kovide, aho gucuranga wabonaga bigoye, imiziki, urusaku, abantu bahise binjira mu bindi bintu bisa no gucuranga, ariko si hose niko ntekereza. Ubu navuga nka El Clasico ubushize yatumiye abahanzi, bivuze ngo n'abandi bazagenda bareberaho, dutangire tubatumire. Mu by'ukuri turateganya gukorana nabo mu gihe kirekire, kuko ni abantu bakurura, ni ba kipaso mu buryo bwo gukurura abantu, mu buryo bwo gucuruza. Burya kugira ngo ucuruze ni uko wabonye abakiriya baza, kandi kugira ngo umukiriya aze hari ikimuzana. Mu bituma tugira abakiriya rero hari uko gucuranga, hari n'abahanzi. Niyo mpamvu aya mahirwe tuyaha igihe kirekire, ko igihe ibihe nibiba byiza tuzakomeza gukorana, ahubwo tubiragize Nyagasani azabidufashemo. Murakoze cyane. Hari ikibazo cyabajijwe, ndakeka cyabajijwe Orange. Ese T-Blaze ni umuhanzi, ni umu MC, mwabonye ko agomba kuba MC, nibyo bimubereye, ariko ngo niba bavuze ko yagaragaye nk'umuhanzi ariko n'undi ni umu MC, ese Orange mwamugize umu MC kuruta umuhanzi? Murakoze. Enzo yakoze kubw'ikibazo yatubajije cyiza. T-Blaze ni umuntu uri talented, ari multi talented niko nabivuga. Afite impano nyinshi cyane, azi kuririmba cyane, ni umuhanga, ni umu MC mwiza cyane, na komedi buriya ajya arebaho cyane, n'umuntu uzi gusetsa cyane. So rero yenda Enzo uburyo yakibaje nazo ati twabonye ari umu MC cyane kuruta uko ari umuhanzi cyane. Ntaciye ku ruhande ntabwo nk'urugero mpita njyana n'ikindi kibazo nanjye wambaje ngo indirimbo yanjye na Aisha Mbasebyo. Umuntu hari agira tara nyinshi cyane, ariko hakaba igikorwa runaka, hakaba hari tara ishobora gushininga cyane muri icyo gikorwa runaka kuruta ya tara yindi. Nese ko wavuze ngo ufite indirimbo, urabona njya kuri stage nkaririmba se? Buri munsi sinkora amadesigners, buri munsi sinegura ibitaramo, ariko hari n'igihe kizagera mbone ndi kuri stage ndi guperforminga. So rero T-Blaze muri kino gikorwa twarebye aba MC bose ba hano, tubona ko ari ufite kino gikorwa, duhitamo kumugira umu MC w'iki gikorwa. Ndumva ndakeka musubije. Yenda ibibazo byanjye byose wambajije reka mbigusubirize rimwe. Hari icyo wambajije cy'indirimbo yanjye na Aisha. Uyu mwaka ugomba kurangira indirimbo tuyishyize hanze n'amashusho yayo. Ndakeka gusubije icyo ngicyo nacyo. Uyu nguyu turimo gusigaje ibyumweru 2 ngo urangire. Ikindi yenda wabajije ngo album ni yande, ndagira ngo icyo ngicyo Thompson aza kugisubiza. Ninde wagize igitekerezo? Ndagira ngo turaza guhereza mu mwaka aze kugisubiza icyo ngicyo, ariko Fika harakana yashaka kongeraho kubyo nari mvuze ntacyasikaye. Yes, murakoze. Enzo yagarutse kuri T-Blaze, uburyo twabonye ko wenda yaba umu MC kurusha kuririmba, kuko urumva niba narateguye album ya mbere nkategura n'iya kabiri, hari aba MC wenda nagiye nifashisha, bamwe ni ba mbere serious wenda niko nabyita, ariko wenda nk'igihe maze kubona T-Blaze gikeya akora ako kazi ka MC ko kuimsinga, nabonye hari imbaraga nyinshi yadufasha, biba ngombwa ko tumuhitamo gutyo. Ikindi bari bavuze kuri album ni Thompson arabivuga. Merci. Murakoze. Ku bijyanye na album twashatse gukorana nk'uko nabigarutseho, dushyize hamwe kugira ngo turebe ko ibyo dukora byagera kure kurushaho byageraga iyo nakoraga njyenyine. Igitekerezo rero ni igitekerezo nagize njye na Fika, twembi turi kumwe, ahubwo dushaka inzu cyangwa se company yadufasha kugira ngo ibyo twifuza bibe byashyirwa mu bikorwa neza. Niyo mpamvu twegereye Orange Entertainment. Sina Orange Entertainment gusa twegereye, hari ba Blaza bose bazadufasha, hari za P7 ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa batandukanye. Orange Entertainment ndetse n'abartiste bakuru bamaze igihe bakora
n'uyu mujyi wacu wa Gisenyi kugira ngo byibuze turebe ko twatera ibuye rimwe tukica inyoni nyinshi. Murakoze. Arakoze cyane Thompson, ariko hari ikindi kibazo cyaje kijye kwa Dadi. Dadi wacyumvise cyangwa nkwibutse? Ndabyibuka. Okay. Ndahera ndashaka kugira nganire boss John ndetse na manager Lambert. John hari ibyo amubajije bijyanye n'uko abahanzi badakunda kuza gukora nka performance hariya ku kazi iwe, hakaza aba DJ. Twebwe aba DJ ibanga dufite rya mbere ni rimwe, ndavuga abo mu karere ka Rubavu, twebwe twashyize hamwe twese dufite ubumwe bitandukanye n'iby'abahanzi. Urumva aho umu DJ abonye ikiraka akenshi ntago akora ibiraka bibiri bitatu mugenzi we akicaye mu rugo, twese turapasanya. Ubwo ni ubumwe dufitanye, niyo mpamvu sometimes n'aba boss batwiyambaza kurusha uko yambaza. Ubu ni umukoro muhaye abahanzi. Yego. Ikindi nunganira manager, hari ramuko sister yabajije kuri kuva kubera ikinga abahanzi batajya muri stade n'iki ibikorwa bya sport. Yego. Byaratangiye ndakeka kuri match yo gushize yahuje Etincelle niba nihe umunsi hari habaye ni n'amarushanwa y'amagare hano weekend yashize. Ngiye barampamagaye bashaka ko tuzakorana muri stade, ntabwo nari mpari, nari ndi Musanze, ariko noherezaho mugenzi wanjye DJ Chris. Urumva ni ibikorwa byatangiye, ndakeka n'abahanzi mu minsi iri imbere bazajya babatumira. Nzo icyo yambajije kubera iki SK umuziki w'abahanzi b'Igisenyi uri ku rwego rwo twayicuranga muri boîte. Ntabwo twabicurangaga na n'ubu ngubu ntabwo ari cyane nkuko byifuzwa, ariko nabwo habaho imbaraga nkeya z'abahanzi mu mikorere y'imiziki yabo ijyanye n'igihe. Hari igihe umuhanzi akora indirimbo ukagira ngo indirimbo agiye kwiyumvira mu rugo bisanzwe, ugasanga ntabwo ari kuri standard yo gucuranga muri club cyangwa se no mu kabari, ariko ubu ngubu kugenda bikosoka. Ikindi hari abahanzi batagira ama YouTube channels, agakora igihangano cyiwe akaba agifite kugira ngo umudije azakibone bikaba ikibazo. Wazumva David yasohoye indirimbo cyangwa se Wizkid, nta n'umuntu uri kubwira, ujya kuri YouTube ukaba wabonye notification, cyangwa se umudije mugenzi wawe akubwira ati akarimbo gashyashya kasohotse kandi akubwira umuhanzi, ukajya kuri platform ziwe ugakuraho uwo muziki. So ibintu byo gukoresha social media ku bahanzi bacu babikosore babishyiremo imbaraga. Ikindi nyine bakore umuziki ujyanye n'igihe, ntaza kublaminga kubera ko utamucuranze. Rimwe na rimwe usanga niba ari ikibazo cy'ubushobozi, hari igihe umuhanzi ataba afite na telefoni ya smart, ntaguhereze n'iyo link n'urugero ujye kudownloadinga indirimbo yiwe, ugasanga arimo arakubwira ngo ntabwo ujya ncuranga kandi uwo muziki ntawe yaguhaye. Nta zina afite rikomeye cyane ku buryo uhita wibutsa ko yasohoye indirimbo ujye kuyifata uyishyira kuri playlist yawe, ariko nawe nta pushinge kugira ngo uwo muziki wawe ubone. Ikindi itangazamakuru, twebwe ndavugira nk'aba DJ bagenzi banjye, twebwe turabashimira kubera yuko muduha platform nziza, yaba aba YouTubers yaba abandika, kuko bakunda kutwandikaho. By'umwihariko tunashimira RBA kubera ko hari umwanya yaduhaye hano kuri radio yacu, ndetse na Radio Isano, ndakeka gihereza umwanya aba DJ. Uwo mutima muzabukomeza kubera ko hari aho byatuvanye, hari naho bitugejeje. Murakoze cyane. Arakoze cyane Selector Dadi. Reka dufate ikibazo cya nyuma. Hari ikitasubijwe ikihe? Ya kino, ariko ntabwo Dadi nawe nabura kumubwiraho gatoya. Ntabwo ari uko abahanzi hano bose bakora indirimbo zitari ku rwego rwo kuba bazicuranga gusa. Ikintu yavuze, aba DJ mw'uyu mujyi bafite ukuntu babanye, ubona bari kumwe kandi bafashanya, ko ukeneye umwe n'abandi hafi ya bose uhita ubabona. Ni abantu bashize hamwe cyane, bitandukanye cyane nkatwe abahanzi. Twebwe harimo kuryana bya hatari, kandi haba hakirimo urugamba rurerure, kuko umuhanzi akeneye umu-DJ, akeneye umunyamakuru, akeneye umufana. Ariko akantu ko kuvuga ati indirimbo, nzi ko mw'uyu mujyi harimo indirimbo kabisa, no muri Nigeria bakina nahe hose, muri Amerika muri club abantu bose bakanyeganye. Ahubwo ikiriho, niba koko mubona harimo abahanzi bagera kuri bangahe baba basohoye indirimbo ifatika, nzi neza ko mu joro rimwe nko muri weekend imwe baraye bakinnye indirimbo y'umunyarubavu yasohoye. Yego sinjye kuvuga ngo ya ndirimbo buri muhanzi ari kuzana, hari indirimbo natwe ubwacu abahanzi twumva kuko ukavuga ni ikibazo pe, ni ikibazo. Bibaho ukumva nyine ntago izina uwo muhanzi afite ariyo ndirimbo yagahaye abantu hano hanze,
kandi ibyo bituruka kwa kutaba duhuza, kuko umamagaye ati Jelave nshaka gukora umuzigo runaka, ngewe abasani bari hano benshi umuntu ukunda kubikoranira iri chance ntabwo ashobora gukora indirimbo atagiye abazenguruka mwumve. Nanjye abanzi bari hano benshi barabizi, the same tujya gushira indirimbo hanze na Dada arabize, abanyamakuru benshi tugenda tubumvisha batubwira ati iboro ni hit tukarikura. Rero ikintu kiriho aba DJ bumvishe ko Salomon we bivuze ati baduhaye umukoro twongere dushire hamwe, sinabura gusubiza ku kintu bavuze cyo mu bigo by'amashuri. Dirigency we yavuze kuri side ye, urumva we yavuze ko ingo ibiki n'ibiki, ariko reka ngiye mvuge nk'umuntu wakomeje gukotana ibintu nk'uko yabivuze byarahenze. Ikindi nubwo n'ababosi nabwo adaside, ubwo ndi kubisubiriza rimwe, bavuga ngo abahanzi gutya na gutya, imiziki yarahenze natwe uruhande rumwe n'ibiciro bijya hejuru, sibyo? Nzi ko ashobora gutumira aba DJ nka batatu akavuga ati wenda nkurikije mfite ubushobozi bwo kubaha, ariko uruhande rumwe kuko umu DJ ntabwo sinzi ko Selector Dada kakanya agiye kujya muri studio akavuga ati ndamanura audio video, sinzi ko nawe yaba akiri guca amafaranga ari guca kakanya. Ariko ibyo nabwo ntago abakire dufite bakomeza kubyitwaza. Niba ukeneye ko uwo munsi nubataho 600 abo bahanzi, nzi ko uwo munsi bashobora gushiramo imbaraga ugacuruza miliyoni uwo munsi. Ibyo ni ibintu twagiye dukora henshi, ntago West murabizi yagiye atumira abahanzi b'Rubavu kenshi, yaza guhomba rimwe kabiri ntabwo yari gukomeza kubikora. Rero biriya byo mu kigo cy'amashuri murabizi cyane December ubushize muherutse no gukora turi kugendana na Gisenyi hiti badadi bose bari bahari, ariko usanga style bicibwa intege n'abandi babazengurutse karere kanyu kacu twese kacu twese. Niko byumva ari byo Lilichance yavuze ati akarere kubera iki buri munsi twumva nk'amafaranga ari gusubirayo. Ikindi Lilichance yavuze ibintu byinshi birimo amakuru, atese niba ushobora kutubera umudira kabuzi kuri mu myidagaduro ugahita ubaza abategura bino byo muri stade, n'ubwo urumva Orange bayegereye, ariko ushobora kuba umudira. Dufite The Same, dufite Lilichance, dufite Fika, dufite Thompson. Mwareka uwo munsi mese kugeza aka kanya tuvuge ko sinzi hari wenda bamwe batangiye kubitubaza, ariko dufite expo. Nzi ko hano hari abanyamakuru, hari abakire, bose bafite amakuru, ako se byibuze hari uri kwegera PSF ababwira ati byaba byiza tubonye ni expirange harimo performance z'abana bacu batatu. Oya icyo ngicyo ndakigusubiza humura. Nari rero ikintu kiriho nyabuneka mureke dufatanye. Nzi ko tugiye kuri side y'aba DJ weekend imwe bakinnye nk'indirimbo y'umunyarubavu witanze akaguha indirimbo nziza, nzi ko iyo weekend Rubavu weekend iba yajemo abantu baturutse impande nyinshi, sibyo? Ikosa muri tubareho nk'abahanzi, ahubwo se nubwo yega abahanzi dufite ikibazo cyo kubwo tutayikuzaniye, basi wowe uruhare rwawe nk'umuntu uri mu myidagaduro n'uru ubwo bumwe mufite. Ngiye ngusabiye umuhanzi wese uri hano, sibyo, indirimbo igisohoka basi tuvuga ati ewana indirimbo yakina ahantu hose iri gukina, nzi ko byaba byiza. N'abanyamakuru ewana cyakoze ngiye byandenze tu, ni ibintu birenze. Ikindi icyo babajije kuba amahano ni Bugoye side babivuze ati Orange, The Same, Gisenyi hit ibiki wasangaga nyine batavuga rumwe. Mbona byo style byatewe n'itangazamakuru, ari ukuntu nabo babagonganisha kugira abone content, ariko wajya kureba ugasanga style Daddy muri guhura n'indi kibazo kiri kubyumva. Ahubwo yagiye abaza umuhanzi wenda we ashaka kwirira hiti, umuhanzi agatuma avuga ati nimba ifinga bari abajama akansubiza ibintu kandi
ntabwo ibyo bintu bigicuruza fresh tu. ariko yanabajije se yaba ari imbaraga z'umufungo cyangwa byabavuye ku mutima. Mbo ikintu cya mbere ni ubufatanye sibyo, ariko nzi ko bagiye babona amasapoti atandukanye n'akazi kabayemo. Urakoze cyane. Yitwa J-Love. Reka tujye kuri Expo. Ngisobanure se? Igihe hari dade ntumbwire ngo ngisobanure kuko nawe urabizi. Ni ukuvuga ngo hari n'undi muntu umu event organizer yibaraza kuba gisubiza ku kijyanye na Expo kugeza aka kanya amatariki twarayamenye, ariko murabizi PSF nayo igira ibyayo n'akarere n'ukuntu bakorana. Kugeza aka kanya murabona ko nta muhanzi n'umwe uragaragara uzakitabira. Icyambere no kumanza bakamenya ese event izagenda ite. Ibyo byamaze kuba settled, harimo naho izabera. Ndizera ko icyo gihari ubwo igihe cy'abahanzi bari event baba bari mu kizuru bari imbere bicayemo na bagenzi babo barabizi ko izajya kurisha izahera ahangaha. Abahanzi ba Rubavu ndakeka batangiye guhamagara bamwe muri mwebwe mu bari hano, hari n'abatangiye kuba interested muri ibyo bintu. Ndakeka ko iyo ubushize uko yagenze bitandukanye no kwingiye izagenda. Ubwo ntabwo nasubiriza akarere, ariko mu makuru makeya mfite nuko hano Rubavu abahanzi bacu bagomba kuba bari kwibere. Icyo ngicyo cyo kirahari. Sound man bashaka kubaza. Mwiriwe, ni iby'agaciro kuba twese duhuriye hano. Nagira ngo mbanze nsubize nk'abantu babiri. MC Sugira kuba tutarakoresha muri kino gitaramo ntubaze kuri Blaze cyane. Yego. Ikindi cya kabiri ndagira ndwanya ikintu kiba kimeze muranjye sinkunda ibintu biri straight. Nubwo duhuriye hano kubera igitaramo dufite kandi twese tugomba kwitangamo. Ko buri wese muri uno mugi udafite ukuboko k'uburyo udafite ukumoso, kandi twese tubishize hamwe twakora ikintu gikomeye. Naho ibintu bari babajije ngo by'amatiko yajemo Selector Daddy Gisenyi iki ni ibintu twe twabyinjiyemo biri deep, dusanga atari amatiko ahari, ahubwo ari abantu aba social media content aribo bazana ubuntu bw'ubugambo. Ugasanga njyewe harimo ni Bugoyi Side yari irimo kuko yanateje ikibazo sinangwisha. Bugoyi Side yaragiye izana aba DJ ivuga aba DJ nabi shiranze bari gutukana, nyuma turabagaya bimwe na bimwe babikuraho. Ndabeshe si byabaye bro, byarabaye kandi n'iby'ingenzi barabihanaguye, ariko natwe twababwiye ko atari ibintu bikenewe. Njyewe mba muri entertainment y'Igisenyi, sinkunda kuvuga no kugaragara, sinkunda kugaragara, ariko ni banyita Blaze Sound. Nkora sound na support yose ku bahanzi mu bintu bazaba mfite mu bushobozi bwanjye nzabiba kugira ibikorwa byose bigende neza. Kandi niba ari n'ikindi kintu kiba gihari dushire hamwe twumvikane kandi tuzatera imbere. Kandi nayo mabifu yagiye yazamo ya kera adafite anatuganisha niyo yatudindije. Ikindi kibazo nakabajije kuba twese iyi event ije kuba izaba kuri iriya tariki, ndakeka twese turayiteguye. Ese pourcentage ya buri wese wicaye hano yitanze uko bikwiriye? Njye ni nk'ubusabe ndi kubasaba, yitanze uko bikwiriye event ikagenda neza nayo izabera. Icyo kintu twese si cyatuzamura kandi twese cyatuhesha agaciro. Njye ndi kugira mbisabe muri rusange muko turi hano, kandi abahanzi, aba DJ, aba social media, abanyamakuru, dukora ikintu cyo kuzamurana, twirinde ikintu cyo gusebanya kidafite kitatugeza. Murakoze. Arakoze cyane Blaze, ariko reka nanabonereho no kwamamaza ibya Blaze. Blaze afite ubukwe, tugomba kumushyigikira vuba cyane. Reka duhereze Jeremy ijambo. Murakoze. Nshaka kunganira Blaze kuri iki gitekerezo yaravuze cyo gushyigikira abahanzi bacu. Navuze bivugana na boss Karibana, ariko muri uyu mujyi ntabwo turabakene, dufite amafaranga, sibyo? Dufite amafaranga ntabwo uri hano, byiza dufite amafaranga kandi dufite abashoramari benshi, abafite utubare, abafite ibikorwa byinshi. Ari ibintu mwagiye mutegura birimo za white party n'ibindi, ukabona abantu barahari benshi.
iriya kipe mbere y'uko dukora iki gitaramo muramutse mwiteguye mukaduhuriza ahantu hamwe bakora fundraising. Babwije ukuri iyo ufite amafaranga utekereza neza, sibyo? Abo udafite nta n'ubwenge uba ufite. Turamutse dukuyemo amafaranga yatuma tuzenguruka neza ahantu tukatambukana umuco, noneho bano bahanzi bakajya bagenda batari kwikaragira bafite amafaranga ku mufuka, sibyo? Demba haye 100,000. Noneho kuri Expo rero bavugaga ari team iri bitegura, abahanzi b'i Rubavu bari ku ruhembe, ariko kubera imitegurire yahariye ahantu ni abantu bakuru baba bafite n'ubwo baba batari kumva ibintu burya ikipe irimo ibintu byinshi nawe nka Kivu Beach Festival tuba twateguye uvuga uti ndavuga ijambo niryo rirakurikizwa, hari igihe bagenda bakicara uvuze ikintu kikaba kirahindutse, ariko abahanzi b'i Rubavu bisi iraza kugenda ikorwa, ndetse hari abamaze kugenda baganizwa, ndakeka Selector arabazi na Shema harabazi, ariko muragenda mwongerwamo kugira ngo tuzarebe ko muri iyi minsi namwe muzajya kuri Noheli. Murakoze. Arakoze cyane, reka dusoze, ariko mu gusoza turahereza Gamen, ni nawe muntu tugiye kwakira ikibazo cye, ariko hagati aho ngaho ntabwo nabura kubabwira ko 28 aha ngaha turi hazaba hari inkirigito, Clement azaba ari aha ngaha, ubwo namwe umusanzu wanyu nk'abahanzi urakenewe kuba duhari, n'amatike ubwo Kefa araza kudusoreza tubwira ukuntu bizaba bihagaze nk'umuntu waduhaye location. Gamen. Murakoze cyane.